ariko ico ndaciyumvira ko ico kintu birashoboka ivyo bavuze mw'itangazo bashobora kuba bacanyemwo, ariko jewe ndabiha amahirwe make cane kuko FLN na systeme ya CNDD-FDD ifise projet imwe rudende yo gutsimbura umuntu wese w'ubwoko badakunda. Rero ko bosubiranamwo je ndabiha amahirwe make, ahubwo opinion yanje, iciyumviro canje kandi n'amakuru maze kumva, ahubwo ahantu bari mw'ishamba, muramenya ubwa mbere iryo shamba ni rinini cane kandi rihana urubibe n'abantu bifuza gutsemba, n'igihugu bifuza gutsemba. Rero bishobora kuba ahubwo byabahiriye nabi, inkuba zikabitanga hanyuma bakabura ukuntu babisigura. Amakuru maze kumva bavuga yuko bishobora kuba vyagenze gutyo, hama bakaba bakubiswe n'inkuba hariya muri iryo shamba nyene bari kumwe, hanyuma babuze uko babisigura baciye batangura kwemvanta ivyo bintu. Murakoze cane. Ego abakoze dodo urumva ko abanyatuza amahipotezi atandukanye, kandi nicyo tuba tubereye hano kugira ngo tuganire dusesengure mu kugerageza gushaka ukuri. Kuza nko mu ijabo yavuze ati we uko abibona nuko neza yokora ako gapimo akarasa aba FLN kugira ngo agaragarize igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko atakibikira umwanzi, akaba ariho yonahera ashaka ko ibiganiro byari bihari hagati ya leta zombi, ndavuga iy'u Burundi n'iy'u Rwanda, byakomeza. Ibyo birashoboka kuko neza nariko ntegera amakuru bavuga ko kimwe neza avuga biriya ku masosiyete media, ariko mu bikari indani hari ibiganiro byaba bikomeje. Ico naco gikora kirashoboka. Ipotezi ya kabiri Bob atanze yuko bari abantu bagasanganywe umugambi mubisha ndetse ku gihugu barakora imigenzo ku gihugu cy'u Rwanda. Rero hakaba inkuba bazamenya imigambi mibi, inkuba ikabakubita bariya mu kibira c'Imabayi, kuko Bob yaravuze ko ari amakuru afite amaze kuronka. Ibyo byose birashoboka, ariko kandi n'ubundi mwanya no gucanamo nabyo ndikwiye gushyira ku ruhande kuko yabyanditse kandi birashoboka, kuko aba FLN kuba bari mu Burundi bashobora gushika bakabwira turibikana n'uko n'abasendede bagasubiranamo bakoreshwa mu bakaza kwirinda. Ibyo nabyo tutwarishira ku ruhande. Rero uruvuze ipoteze zitatu zose birashoboka. Rero twasaba abantu ko bazamuka bagatanga ibitekerezo, n'undi batekereza indi ipoteze nawe yazamuka akayitanga kugira ngo tuzibone ko zamirije komeza. ahantu wenda nabaza Bob cyangwa n'undi ari we wese nje wenda mpemeraho gatoya. Yego twemere ko inkuba, kuko wenda si n'irya mbere wenda yabibakubise, ariko kuri ino ncuro twemere ko ari inkuba yabibakubise. Kuri ino ncuro niki cabamara ubwoba cyangwa se catuma noneho baje hariya kuko kugaragaza ko babitse umwanzi w'ikindi gihugu, iki ni ikintu gikomeye ka leta. Kuki mwumva ko noneho uyu munsi leta y'u Burundi igomba kuja hari gatangaza ko noneho ifite, kuko iki ni ikintu gaco kuvuga ati tubitse umwanzi wanyu, kandi ntabwo bavyemeraga. Wenda birazwi ko bari bafite za FDLR, Messi yashize twabonye barakubiswe mu kibira nk'uko bivugwa. Iyi ncuro noneho kuba bavyemera byo biravuga iki cyangwa se bivuze iki?
ntimubona ko ari nk'ikibazo baba bikururiye kuba bavuze ko bafite umwanzi w'ikindi gihugu? Bob uramwumva bite Bob nimba bitakubwiye kubera ko uvuye kwa mu kazi mwishura n'ingo mushikibazo kibi ego muranyumva yego kirakumva cyane ya niko banyarutse kubera ndi mu kazi k'abandi ariko ntaco ariko jewe cyo nagomba kubamenyesha bariya abantu batwara igihugu cy'u Burundi muze mwitegereza ibintu byabo n'abantu bakora ibintu by'ubugoryi n'abantu bakora ibintu n'abantu baciriritse cyane ko ndabibabwira yaba muri politique mu by'ubwenge intellectuellement politiquement ndetse no muri economy murabona ukuntu igihugu mani bari hasi cyane ku buryo bonyene aribo bama bishira mu mitego mu bintu byose bakora. Ntimuze mutangare mu minsi za batanguye no kuregana bavuga ati naka niwe mubi naka niwe umva bakora ibintu gutyo bishoboka rero yuko biba byabacorotse nakujya wumva president vyuka akavuga ibintu azi neza yuko bibikwa kandi azobibazwa nuko no bibabwira mugabo nuko ibintu bimeze. Sawa murakoze. Ya hari abantu bakomeje kwifuza ko iri tangazo ngo twarisubiramo, sinzi twirwana niba wakongera ukarisubiramo uri disponible hanyuma noneho ukarisubiramo na cyane ko numvishuze ari amashyamba bira bice byose ubizi neza warisubiramo nkuko wari warivuze. Okay murakoze sinzi ko numva neza ndakumva neza cyane Reka nkuramo tutera kugira ngo abantu babyumve neza. Ya murakoze muraza no kunihanganira nari mu gasiporo nimwumva. Ya twavuze ko iri tangazo ryanditswe n'ikinyamakuru gikorera kuri murandasi cyitwa SOS Media Burundi. SOS Media Burundi yatangaje ko Cibitoke twavuze ko ari intara imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Iyo ntara ipakanye na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Plaine de la Ruzizi. Uruzi gwita Rusizi nigo rugabuye intara Cibitoke na Plaine ya Rusizi. Iyo ntara ikongera kandi gahana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda mu Bugarama ukazamuka mu gice ca Nyungwe ni hakurya mu Rwanda, hakuno mu Burundi ikitwa Ikibira, ishamba rya Kibira. Donc bavuze ko plus de 100 rebelles rwandais du FLN tués par l'armée burundaise dans la Kibira. Ngo abarebere barenga ijana b'igisirikare abarebere barenga ijana b'abarebere b'u Rwanda bo mu mutwe wa FLN bishwe n'igisirikare cy'u Burundi mu Kibira. Mabayi tariki 8 z'ukwa gatanu uyu mwaka turimo 2025 plus de 100 none turi tariki 9 none ni 10 none ni tariki 9 urumva ikinyamakuru cyanditswe ejo hari kuwa gatanu tariki 8 iravuga ngo plus de 100 rebelles rwandais du FLN isobanuye mu magambo arambuye Front de Libération Nationale ont été tués lors d'intenses combats. Abo barebera ijana bishwe mu migwano minini yabahuje n'igisirikare cy'u Burundi avec l'armée burundaise dans la forêt de la Kibira, mu ishamba rya Kibira, muri commune de Mabayi, muri commune yitwa Mabayi. Muri commune de Mabayi, province de Cibitoke. Dans le nord-ouest, mu majaruguru ashira uburengerazuba bw'u Burundi. De la petite nation de l'Afrique de l'Est. Ces affrontements déclenchés après le refus de FLN
de soutenir les forces burundaises contre le M23 en RDC. Bavuze ko izo ntambara zadutse zabaye kubera ko FLN yanze gufasha igisirikare cy'u Burundi kuja kugwanya umutwe wa M23 muri Congo. Ont également fait près de 10 morts côté burundais. Izo ntambara kandi zishe abasirikare bagera ku 10 b'igisirikare cy'u Burundi. La population locale, abaturage bo muri ako gace, prise de panique, bari muri panique kubera izo ntambara, barahamagarira appel à la fin des incursions, barahamagarira guhagarika izo ntambara, donc kwinjira mu gihugu de rebelle, incursion rebelle à la restauration de la paix durable. Barahamagarira guhagarika izo ntambara no gushakisha amahoro arambye. L'armée burundaise a mené des offensives majeures contre les rebelles rwandais du Front de Libération Nationale. Igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibitero bibiri bihambaye batera uwo mutwe wa FLN. Retranché depuis plusieurs années dans la forêt naturelle de la Kibira. Bizo bimaze imyaka myinshi muri iriya shamba y'Ikibira. Les combats les plus violents se sont déroulés en 2 temps. Intambara zikomeye cyane zabaye mu byiciro bibiri, mu bice bibiri, mu bihe bibiri bitandukanye. Itariki 8 n'itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu na weekend y'itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka dufite. Nguko uko iryo tangazo rivuga bwana ambassador. Narisomye ndanarisobanura mu Kirundi cyangwa no mu Kinyarwanda. Je nakwemeye nane twigwane tie francophone uri francophone tie congolais vraiment. Ayiwe uzubwifasha kugira ngo n'umwana wavukiye Kinshasa wa ya reka ngushimire cyane, urakoze cyane rwose, ubisobanuye neza. Ngira ngo abatari baryumvise cyangwa se abatari bumvise icyo turi kuvuga ahangaha bikubiye mu magambo twirwana havuze mu masegonda ngahe yose. Hanyuma nkabaza n'abandi muzamuke rero barubayita n'abandi mwese mufite gusesengura izi ntambara Uburundi bwishoyemo, kuko Bob hari ikintu yavuze tutari burenze amavi, hari ikintu yavuze tutari burenze ingohe. Yavuze ko aba bantu bari kubeshya ahubwo inkuba y'abakubise, kubera ko badashobora kuvuga ko ari inkuba y'abakubise rero, kandi bose bakaba baguye ku ruhande rwabo, bakaba babivuze gutyo. Icyo kintu nk'umurundi ufite amakuru ashobora kuba afite abavandimwe bari mu gisirikare cy'u Burundi, ashobora kuba afite donc byinshi cyane, ashobora kuba bizi. Rero bakareba aho kugira ngo basohore itangazo nk'iri ngiri bakarisohora mu bundi buryo. Nuko nguko dushobora kubitekerezaho gutyo. Papa Suka wampeze umuntu tumwe gusa je ngasesengura ku buryo je mzumva, kuko ngiye kwinjira muri office kandi sindi buze kubona undi mwanya wo kugira ngo mvuge. Reka mbanze nshimire twigwaneho kwanza kuri interpretation nziza cyane, kuko n'umuntu utumva igifaransa iwe yamusobanuriye, kandi niyo mpamvu je navuze ngo c'est un francophone vraiment bien qualifié. Bazabita ngo ni un interprète bien qualifié, niko bazabita kwanza. Ikindi sinzi wenda abarundi nibo bari buze kugira izo bavuga cyane kuri iri tangazo, kuko nibo babyumva cyane kuturusha twebwe nk'abakongomani. Gusa je icyo nangiye kuvuga kuri ku Barundi cyangwa kuri igisirikare cya FNDB, ni ari FNDB sinzi uko bazayita. Mon frère, twarabatsinze muri Nord Kivu, bakoze moye zose zishoboka kugira ngo bafate bagwanye AFC M23,
ariko ntibigeze batsinda urugamba na rumwe. So I don't think that today uyu munsi aribwo baje noneho kugira ngo baze batsinde intambara iriya yo muri SID, kuko iyo bagize ngo baje batsinzwe muri Nord Kivu, iyo bakaza bagira ngo bazakora genocide n'ubundi mu Banyamurenge iwacu muri SID, ngo niho baje gukora genocide. So twaraberetse ko dushoboye muri Nord no muri SID. Icyo ibo bahabakora ni strategy yo kugira ngo bikureho, sinzi nawe uzita ngo igisebo, niko bazavuga ngo bikureho igisebo entre cyangwa gusubiranamo en fait. Izo nibishoboka nibiza kuba ari ibyo bakoze, ubwo ni kimwaro cyabinjiyemo, niko je mbyumva. So ni kimwaro da l'autre kano kuvuga ngo bumvishe ko ubu amadubu yageze Gatogota, yageze Ruwinja, yagose Uvira yose, kuko ya Uvira ubu iri encercle, uko barashaka impamvu zose imbinu zose kugira ngo bivanaho igisebo, ariko ntibibuze kubahira. Nako gusa nje naringiye kuvuga. Murakoze. Size ambasadani kutwumva cyangwa mu ijabo nimba ufite icyo yakongeraho, igihe tugitegereza abandi ko bazamuka. Sinzi abantu bifashe cyane ntazi. Umusesenguzi ATM nazamuka. Ndahari abona batishimiye uburyo intuza aba banyagwa bakubiswe, wabona batabyishimiye. Sinzi niba rubayita yabayishimiye ko mu byukuri Rusetsa bagina ndayishimiye basubiranamo. Sinzi niba convention Mputu Bagaga n'abandi mwese, sinzi ko ibintu mu byishimiye n'abarazisika mwese. Iki kintu kiragoye kuvuga ngo we n'abantu babyishimira, ahubwo ikintu turimo twibaza wenda ntabwo byabaye, kuko ni ibintu bidashoboka, kuko ntushobora kumvisha umuntu uburyo abarwanya u Rwanda FRN, kandi ndashimiye n'abahariye muri Kongo avuga ko arwana n'u Rwanda, arwana na M23, hanyuma bapfe n'ubundi. Yego twe tubikoreye M23, ariko bapfe n'ubundi kurwanya umwazi wabo. Izo ni ibintu bidashoboka. Gusa nje nguko nabivuze, bibaye hariyo kuvuga ngo ndayishimiye yatsinzwe, ko birashoboka ko yahindukirana umwazi w'u Rwanda kamurimbura, kamurasa, hanyuma kugira ngo noneho wabone noneho icyo yitwaza, kuko kuja kuganira n'u Rwanda kandi wenda inzego uko zikorana wenda mwamubizi, wenda u Rwanda ashobora kuba rubizi cyangwa se runabizi ko Burundi bubitse umwanzi wabo, wenda Uburundi bukavuga ati no, ntabwo dushobora kuja kuganira n'u Rwanda mu gihe tubitse umwanzi wabo, hakabaho wenda kubarasa ku bushake. Iyo ni pwe imwe ishoboka, ariko mu gihe ndayishimiye cyangwa se Uburundi bushaka kuganira, cyangwa se bwamaze no kumva ko bugomba kuganira n'u Rwanda, ico kintu jewe ndabona gishoboka, wenda babarasa. Ariko mu icyo mbona gihariho, iyo ni pwe imwe. Pwe ya kabiri ni message bashobora gutanga ku Rwanda, cyangwa se no kwereka isi ko babitse umwanzi, kuko kuja kuvuga ngo barasanye na FRN hagapfa abarwanyi 100, harimo kwemera ko noneho bafite umwanzi w'u Rwanda. Sinzi niba muri kumva ico kintu. Wa mugani wa Bobo yavuze ati n'abahubutsi, sinzi ko ari abahubutsi bageze kuri urwo rwego mu buryo bashobora kuvuga ko noneho bemeye ko bafite umwanzi. So kuba babyemeye biratanga iki, arava mwiki. Urakoze. Reka dutange Razisika nawe afite uburyo ari kubisobanura, uburyo ari kubyumva. Niba ngombwa aranyandikira mbisobanure, cyangwa se azamuke nawe avuge ntacyo bitwaye. Ariko ibyo ari byose igitekerezo utanze ashobora kuba atari kwemezanya naweho gato ahari, ariko
nk'uko nanjye hari bimwe turi kumvikana ibindi ntitubyumvikane cyangwa nkumvikana na buri wese nka hoste simbizi. Reka dufate umwanya noneho hagati ya Remezo na Rubayita akomeza, noneho Remezo aragukurikira. Yego, Muriwe neza suka nangaye. uraho. Ndahantu hari urusaku ariko ndagerageza kuvuga cyane. Ndahera kuri definition kugira ngo abantu bumve impamvu ibyo birimo kuba. Ni kuvuga ko FNDB murayizi ko ari Force de Défense Nationale du Burundi, ni igisirikare cy'u Burundi, ariko bikavugwa ko gifasha umutwe wa FLN haba muri finance, haba mu gisirikare, haba muri base. Icyo none FLN ni iki? FLN ni Force de Libération Nationale, ni umutwe witwa gisirikare urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko ukagira base mu Burundi, ugafashwa n'u Burundi. Icyo niko kigomba kumvikana. None FLN, uyu mutwe washinze cyangwa se wakoze base y'urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, washinzwe na Paul Rusesabagina muri 2018, ariko afatanywe n'abandi. Noneho rikaba ari igisirikare, ishami ry'igisirikare rya MRCD. MRCD ni Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique, ariyo ya Rusesabagina. Noneho ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo noneho bakoze alliance, ariko FLN yo yari igisirikare muri Sud, ndavuga Sud ya Congo, ariko muri Nord igisirikare kindi cyari FDLR. Muri Sud ubwo ni ahantu hafatanye imbibi na za Nyabimata, Nyaruguru, Nyamagabe, Rusizi, Nyamasheke, aho hose. Uyu Rusesabagina ni umunyarwanda umenyekanye cyane kubera filime Hotel Rwanda, nyuma aza kujya muri opposition, nyuma yaho yabaye umuyobozi w'ihuriro rya MRCD, akaba n'umuyobozi w'umutwe wa FLN muri 2021. Noneho amakimbirane hagati ya FNDB na FLN, mu gihe FNDB na FLN bafitanye amateka y'ubufatanye, hari amakuru avuga ko hagati yabo hashobora kuba harimo amakimbirane akomeye cyane. Umutwe wa FLN washinzwe na Rusabagina, ariko akaba n'ibimenyetso uko afitanye abandi bayobozi. Uwo mutwe harimo ibibazo by'imiyoborere n'imicungire y'amafaranga. Urugero, hari umugabo bita Dr Innocent Biruka wahoze ari umunyamabanga wungirije wa CND FLN, wavuze ko yirukanwe muri FLN azira kunyeza amafaranga no kubeshya ko ari inkunga y'urugamba. Hari mu kibazo cya mbere cy'imicungire n'ubujura na leadership. Ariko FNDB na FLN ni biki bibiri bitandukanye, ariko bifitanye amateka akomeye cyane. Nabo ubwabo nubwo bafatanya, ariko bafite objectif zitandukanye, rimwe na rimwe zigongana. Ni kuvuga ko FNDB ifite inyungu yayo na FLN ifite inyungu yayo. Hari igihe umwe avuga ngo dukore ibi, undi akavuga ngo dukore ibi, none bikagira ahantu nibumvikane, bagashwana kubera za intérêt ziri hagati yabo. Hanyuma noneho muri mu kwezi kwa gatanu 2025, muri uku kwezi muri North West Burundi habayeho flash point mbese habayeho gukozanyaho hagati ya FLN na FNDB. Izo ni ripoti zirimo kuvugwa ahantu hatandukanye, harimo na imbonerakure nazo zinjiyemo, harimo n'igisirikare cy'u Burundi kinjiyemo. Bararwana pe, baziri bapfiki, bapfa ubuyobozi, bapfa objectif zitandukanye, bapfa inyungu zitandukanye, bapfa no gukekeranya, umwe akekundi undi agakekundi. Ariko ikindi muntu yavuga nuko rebere abanga bito ba FLN babaye active cyane muri Kibira igihe gishize. Noneho ikintu umuntu yasorezaho ni iki, ikintu umuntu yakwigiraho ni iki?
mwumvishe FDLR niki, FLN niki, FNDP niki, MLCD niki. Ikintu cyangombwa abantu bagomba kwigira hano ni igihe cyose imitwe itandukanye ijya hamwe idafite inyungu zimwe, idafite intego zimwe, rimwe na rimwe ziri contradictoire, zigongana kandi mbi, zidafite raison, zidafite justification, akenshi abo bantu basubiranamo, akenshi abo bantu bigira ahantu bonyine bakarwana. Ibyo bintu bikunze kubaho, ari nabyo bigomba kudusubira amasomo. Iyo abantu bari hamwe, ikintu cya mbere muri strategy, mu masomo ya strategy, ikintu cya mbere ni ukwiga kuri vision, ikintu cya kabiri ni ukwiga kuri objectif, ikindi cya gatatu ni ukwiga noneho muri iyo vision nyinshi, muri zo objectif nyinshi, shwa yacu ni yihe, akamaro naka. Ikibazo nuko uri kubaha amasomo, ikibazo nuko ari buri guha amasomo, ahubwo wari umaze kubivuga. Wowe vuga niba badahuje ibyo byose ni ngombwa kugira ngo basubiremo. None abavuga ko bashobora kuba bari kubeshya ahubwo akaba ari inkuba yabakubise, bo bivugaho iki? Urabona Sukanangaye, ntabwo nshobora kubaha amasomo. Vision ntabwo umuntu ayiga. Ariko nsubiza ikibazo warubajije. Nari nkubajije nti abari kuvuga ko ibyo ari byose aba bantu iri tangazo basohoye ari iryo kubeshya, ahubwo inkuba ikaba yabakubise bakabura uburyo babisohora, rero noneho bakavuga ko basubiranyemo. Urabona ahantu hapfuye abantu basaga 100, ni ngombwa kugira ngo ibyo bintu bigaragare, n'amasasu aba yavuze abari menshi. None ababona ko inkuba yabakubise ubyumva gute wowe? Jewe abantu bavuga ko inkuba yabakubise ntabwo nemeranya nabo kubera impamvu ebyiri. Haba inkuba isanzwe y'imvura, iki gihe ntabwo ari igihe nyine bavuze ko imvura izagwa cyane muri ino minsi, ariko ntabwo iratangira. Icyo ni cya mbere. Inkuba yindi tusanzwe tuzi nayo ntabwo ari ibi, kuko aho hantu ukuntu hateye nta nubwo ari M23 ifite indi strategy zayo, ifite ukuntu izenguruka. Ndavuga AFC, turi kuvuga inkuba ntabwo tuvuze M23, turi kuvuga inkuba. Ntabwo ari inkuba iki gihe turimo, dukurikije indicators ziri mu karere, dukurikije za initiative zose ziri mu karere, dukurikije ibiganiro biri mu karere hirya no hino, ibiganiro ndavuga bya Doha, bya Amerika. Ntabwo ari inkuba, ntabwo bishoboka. Ahubwo bonyine batangiye gutinya, batangiye kuvuga se ko ibintu bitangiye guhinduka. Tshisekedi ubwe atangiye kumvikana na M23, kandi nawe yari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wabo. Hanyuma baravuga ngo se none se bizagenda gute, ibi byacu bizagenda gute? Ni kuvuga ko aho hantu babaga hareza no kifuza amasisi rucu ntabwo bahari, ntabwo bari hari. Aho bahungiye, aho kugira ngo none bavuge ngo abarwayi bacu cyangwa se abaho impunzi aho zahunze hirya no hino badufashe dukorere kuri strategic, ahubwo abantu babafinansa bari mu biganiro, bari kujya za Doha, bari gukora za accord de principe, bari gukora za declaration conjointe n'ibiki. Isi yose iri kureba ku mahoro. M23 ibaye partenaire kuri potentiel mu kugarura mahoro muri Congo. Umva ko abo bantu bisanze ko nta hantu bafite, nta hantu bashobora guhungira. Ikintu gisigaye gusa ni ugusubiranamo bonyine bagarasana. Ntabwo ari inkuba, ngenda bihamya 100% nkurikije aho ibintu bigeze kuno munsi. Urakoze. Aha, Jana rifite ikibazo kuri Rubayita niba ataragenda. Papa Rubayita, jambo kama unanisikia. Jambo sana, unasema habari zake, nakusikia. Yes. Mimi nitafuta kukuuliza kwa hivi hizo tukumva zose kuri bariya ni kama ni za ondi, ni kwanza nzita je c'est des ondi, kandi twizeye amakuru nyayo me hapa kwa AFC M23
iyo yakomeje apana ngo je siza byita ngo urugamba kubohora abaturage. Unaona namna gani kama M23 leo inaingia Uvira na inaenda mpaka Kalemi? Wewe unaviona namna gani? Urabona impamvu ikomeye cyane hari nayo ndi gusubiza sukananga ko bishobora ntabwo ari nkuba, niko AFC yirinze cyane wafronta Uvira kugira ngo iyifate ariko barebana amaso ku yandi, kuko ufashe Uvira murebana amaso ku yandi uturutse hariya za Kamanyola n'ahandi hose abantu benshi bahungira i Burundi, abasirikare bahungira i Burundi, ugasanga intambara igiye Burundi. Bo ntabwo ari kuba bigenje, bo bakomeje ku ruhande mu nkengero baragenda bazenguruka kugira ngo bazayifate. Nk'ukuntu bafashe Goma nta munsi yagiye mu Rwanda, abantu ntabwo bahunze, babahaye amasaha 28 hahunga abayobozi ba FARDC barahunga banyura Bukavu, umujyi ufatwa nta bintu bibi bibaye bikomeye. Niko Uvira no izafatwa. Rero uravuga ngo Uvira gufatwa bakagumiza Kalemi, nibyo mwibuki kera twavuga ngo gufata Goma neza no gufata Goma nabi. Goma yafashwe neza, Uvira no izafatwa neza, hanyuma intambara ikomeze nyine ikomeze za n'ahandi hose muri za Maniema, muri za Katanga n'ahandi hose. Ega niyo objective. Ngiye narababwiye diplomasi, ngiye ntabwo ndi mu diplomate, narababwiye ibi bya accord de principe na declaration conjointe biriya ni diplomasi ariko no gutakaza umwanya. Abapoliticiens bo barabizi bazabyitabira, ariko nta kintu bizatanga. Ubundi objectif ni ugukomeza Maniema n'ahandi hose kuri ubutegetsi, niho bizaganisha. Ariko intambara igomba kuba strategique, sécurité igomba kuba strategique kugira ngo abantu badapfa, hatabe impunzi, no kwirinda intambara zidafite akamaro. Kuko isi wafata Burundi gutya nuza face to face, mbese uyikubita buryo umuntu uva i Burundi inyuma ye ni Burundi, nako umuntu uva Uvira inyuma ye ni Burundi. Oya, bazayifata nk'ukuntu bafashe Goma, hanyuma ubuzima bukomeze. Dukomeje kuri ibi rero, ndumva ko nta muntu n'umwe wigeze uvuga, nta bantu babiri bigeze bahuriza ku kintu kimwe. Yaba mu bijabo yavuze ibye kandi nabyo byumvikana, yaba Rubayita avuze ibye byumvikana, yaba Bobe avuze ibye byumvikana, Sakeri twirwaneho byumvikana, Suka yafashe ibye, twese twavuze bitumvikana. Ninde muntu ushobora kuza nibura aze akonfirming cyangwa se aze yemeranye n'igitekerezo cy'umwe muri twebwe twavuze twagaragaje uku gusubiranamo kwa bagabo? Ngiye ahantu mpagaze naje guhindukira nyuma, ni hamwe na Bobe. Ngewe aba bantu inkuru ishobora kuba yabakubise bakaba basohoye, kuko sinibaza uburyo bavuga ko ingabo 100 zapfuye ku bantu bari hamwe. Yego birashoboka nk'uko twigana yabivuze, ariko nanone icyo ni gweza amanota menshi nuko inkuba yabakubisa aba bantu nkuko n'ubundi sanzwe bakubita. Inkuba isanzwe bakubita. Ejo bundi se none itangazo ko ritasohotse basubiranamo. Ejo bundi ko basubiranye mu itarike enye uko batigeze basohorera itangazo, bakaba barisohoye uyu munsi. Ahubwo nuko inkuba yabakubisa hababaza, bavuga ati nyamara ibintu birakomeye. Rero umuntu azamutse akavuga ngo ibyo ari byose aba bantu bakubitanye, I mean inkuba yakubisa aba bantu, nta kuntu turi bubisohore. Turabivuga gute rubana rwambyaye? Turabigenza dute? Imbaraga bari gukoresha nose ko ubundi ari butoya, wambwira icyo kibira ahantu bari. Uburundi ni butoyi, ntabwo ari nka Kongo nibura ngo bagiye mu mashyamba he na hehe. None izi ntambara ko zitakomeje, ko bitakomeje nibura iyo operation bayikomeze. Ariko Suka nangaye ahantu byabereye ni hehe mbere yo kuvuga ngo ni nkuba? Naguhaye itangazo risome uryumve. Ni mu Burundi. Risomera abantu mbese nabo baryumve nkuko twibana yarisomye. Nyine reka ntabwo ndi narigwaye muri DM. Okay,
suka reka dufashanye ndaje reka ngere ATM ibyo vuga icya mbere dukwiyaringa ntabwo ari itangazo ni ikinyamakuru cyasohoye inkuru yacu ntabwo ari itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi ntabwo ari itangazo rya FLN no ariko ni ikinyamakuru ariko ni inkuru y'ikinyamakuru sitwe itangazo ubwo si itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi cyangwa cya leta y'u Burundi si n'igitangazo rya FLN aho byabereye byabereye muri komine y'Amabayi mu ntara ya Cibitoke mu Kibira je niyo mushaka kugarinda murakoze ati mu by'ukuri yego suka itangazo ntabwo ndibonye ariko shingiye ku byo uvuze inkuba yabigeze i Burundi iryo Burundi ni mu kindi gihugu Burundi ni mu kindi gihugu aba bantu basubiranyemo kuko nababwiye basubiranyemo inkuba uyu munsi barashishikajwe cyane n'ibidiplomasi iri ku isi no mu karere na aba bantu basubiranyemo ndakugizwe ariko iyi tangazo ntabwo naribonye uze kurinyohereza ese nani suka nangaye je wenda nsubiye inyuma gato ese ntibyashoboka ko iri tangazo n'ubundi byaba ari byo ariko bikaba byabaye kuri leta y'u Burundi akaba ariyo yigamba kwikiza ingabo kandi ariyo wenda bishe n'ubundi cyangwa turabizi ko habaye imirwano myinshi cyane muri ibihe byashize barakubiswe na M23 bakabona wenda ko ari igisebo kuba wovuga ngo bagwanye n'iyo FNL bikaba wenda byaba ari barakubiswe n'amadubu wenda akaba babyitirira ngo nabo bene wabo babakubise sinzi bizashoboka ko tuzi ko habaye imirwano hariya reka jewe amadubari iwabo tubyitirire gutyo ko amadubari iwabo ntacyo yajya mu Burundi gukora mu by'ukuri jewe urabizi ko n'ubundi iyo bavuga izo bashatse bose ni strategy n'ubundi bazakoresha izo turabizi twese ko strategy zaba ari zo bazavuga ngo iyo bakubiswe n'ubundi kuri neva bamubaza ngo hari abasirikare twabonye muri M23 murabizi ibyo yasubije ngo iki ngo ntabazi kandi twese baraberekanye kuri murandasi baravuga bose ko ari abarundi kaza bivugira ko ari abarundi none ntibaba bakubiswe gutyo bakaza kubesha ngo nizo FNL zabo zabakubise kandi ari okay nako gusa mugabo mugani w'abarundi byose birashoboka urumva byose birashoboka ntabwo turaza buri muntu ari kubivuga gutya ariko nibura nkuko itangazo ryari bivuze abari kujyana naryo cyangwa ari guhamanya naryo turaza kubumvaho gakeya ariko nanone n'uri bushyireho doubt muri we nawe mumuze kumwumva Bobe amakuru kuko mbonye abantu bagera muri 4 b'abarundi nanone 4 b'abarundi banyandikiye none bari no mu Burundi banyandikiye bati ibi bintu na bisanzwe bikunze kuba ariko ibyabaye ejo bundi ni benshi cyane ntabwo wamenya abapfuye nabahe cyangwa abatapfuye nabahe urumva izi ni message bari kunyandikira muri DM bakambwira bati aba bantu ni inkuba yabakubise nkuko isanzwe bakubita yabakubise nuko uyu munsi yabakubise birenzeho ubwo nibyo bari kuvuga nabo ntabwo twapfa kwemera ibyabo sibyo nabo ntabwo twapfa kwemera ibyabo ariko nanone dutanga amanota ibi bintu byabaye izi nkuba zakubise bano bantu cyangwa se aba bantu gusubiranamo kwabo ibi bintu byaba ari byo mbese amata jewe yego kubwanje ndishimye niba zageze gutyo nuko ntakindi urumva ko rero kuri Sakeri ati arishimye uko byagenda kose baba basubiranyemo yaba ari inkuba y'abakubise
yaba ari iki nta musonga binteye, urumva, nta nubwo biri tume ndwara mu nda ngo ndarwara inzoka, oya, nta inkubi bakubita basubiranamo bakorana ibiki ukwabo, nta musonga ndi burware. So rero ku giti cyanjye rwose ndumva aba bantu icyabikoze cyose ahubwo bakomerezeho. Sinzi abantu bakomeje kwifata, nagerageje gufungura space abandi bari mu kazi, buryo uyu munsi abenshi baba bari mu kazi, ariko biraza kuba byiza nibura tuze kugaruka nimugoroba tuze kutubisesengura. Si byose bwana twirwaneho, ntekeza ko twagira mbere yuko mbasezera n'akaririmbo, cyangwa se niba mwumva ko dukomeza kuganira twaganira. Nje mfite umwanya noneho ubu ngubu twakomeza. ahubwo nane ambassador, ese update z'iwacu zibize gute? wenda mwoduheza update mbere yuko mugenda. Ejo bundi bafashe Ruwinja bafika kuri 14 kilometre aba uva Ruwinja ugera Uvira. Ese ahandi bimeze gute? Nje amakuru mfite yari za Katogota, urumva, yari za Katogota, harya ni Gatogoto ni Katogota. ya reka mbashyiremo akaririmbo rero, urumva, akaririmbo karimbo ngiye kubashyiramo. Twirwaneho, wari ufite icyo ushaka kuvuga? Aracavuze, aracari mu kazi. Kera yamanutse nani twirwaneho. Ahubwo ATM conclusion. GJ arazamutse, mpaye nka data. GJ yewe reka GJ abanza avuge, reka GJ abanza avuge noneho uraje. Yego GJ, umwanya ni wawe. Murakoze kunyakira. Ninjiye mu kiganiro nkerereho gatoya, ariko nsanze ibintu murimo muvuga ari byiza. N'umutwe w'amagambo icyo uvuga ni byiza, ni ibintu bishobora kuba bishimishije ku ruhande rumwe, ariko mfite icyifuzo nshaka kubaza abantu bari aha muri iyi space. Ndababona mwese muri abantu basobanutse, abenshi njya mbumva cyane muganira, ibiganiro muganira bisobanutse cyane. Urabona ibyabaye, ibyo turimo kuvugaho ubu ngubu, nk'uko umuvandimwe Sake yari yamaze kubivuga ati yaba ari bo basubiranyemo, baba ari inkuba zabakubise, I don't care. Icyo nishimira nuko byabaye. Ibyo kuri uyu mwanya birumvikana neza, kubera ko turi mu intambara ibabaje ku mpande eshatu mu bihugu bitatu bitandukanye, bifite icyo bihuriyeho. Twese duhuriye ku mateka. Iyo uri mu ruhande, abari muri iyi space cyangwa se abantu bari mu ruhande rwumva ko aba bantu basubiranyemo cyangwa se inkuba zabakubise, kuri uyu mwanya birashimishije. Ariko se igihe ikibazo mfite nifuza kubabaza nk'abantu turi kumwe hano, nk'abantu basobanutse, EDM njya mwumva cyane, Sakeli njya mwumva cyane, Ambassador njya mwumva cyane, mwese mugira ibiganiro byiza. Ndifuza kubabaza, iyo murebye mubona amaherezo y'akarere kacu ari ayahe? Eske mubona ko izi ntambara hari igihe kizagera tukabona amahoro arambye ku buryo buri muntu yiyumvamo mugenzi we, akarere kacu, umurundi akava i Burundi akajya mu Rwanda, umukongomani akava muri Kongo akaza mu Rwanda, umunyarwanda akajya i Burundi akajya muri Kongo,
adatekereje nk'uko atagize ikintu yibazaho. Nk'ubu ngubu mu Rwanda dufite gahunda ya ndi umunyarwanda. Umunyarwanda uri mu Rwanda azenguruka u Rwanda rwose nta kintu atekereza. Ariko umukongomani uri muri Kongo abavuga ati ndi umututsi, ningera hariya bakatanya amabarandya. Umurundi ari Burundi, ntabwo ndiyo cyane kuko iyo amakuru mfata nayo nkura ku mihanda hano, wumva hari abigengesera, kandi niyo urebye abayobozi babo uburyo bavuga ubona ko mu by'ukuri kwigengesera bikwiye kuri urwo ruhande rumwe rw'abantu. Ese mubona nk'abantu mukurikira amakuru yo mu karere, mukurikira amateka, wenda murebye mu mateka mukareba n'ibiriho ubu ngubu, mu predictinga ko ibi bintu bizarangira ryari, akarere kacu umuntu akajya agenda yisanzuye nk'uko mu bindi bihugu tubibona, nk'uko tubibona hirya no hino aho tugenda. Tuvuge nk'abantu bari i Burayi, murabibona ukuntu umuntu aba afite indangamuntu ID card yo mu gihugu arimo, akazenguruka ibindi bihugu bya European Union na passport, ashoboye kugenda atanyuze mu ndege, nta na passport akenera. Ese mubona mu karere kacu ibyo bintu ni gute twabigeraho? Ni ryari? Ni iki bisaba mubwire kugira ngo natwe twisanga ahantu? Murakoze. Bisaba rero muvandimwe, reka mbere yuko umusubiza ambasada ndakeka wowe kubera uri host, reka njewe mvuge nani yanje wowe nka host uze kugira ngo cukumbure ubyumve ibitekerezo byacu byose kugira ngo umusubize neza. Kubwanje Gigi tibisaba ibintu byinshi cyane, ahubwo icyo bisaba cyangwa kwanza uko twabitangira ni uko nyine kwibohora. Icyambere ni imyumvire. Dufite ibibazo mu karere ko kubona ko umuntu umwe cyangwa ubwoko bumwe budakwiye kubaho, cyangwa bwaba bubayeho ntibugire ijambo mu karere, cyangwa ntibugire ijambo aho buri. So ibyo byose birangira je kubwaje ndabona igihugu kiziyubaka kandi ibyo bizagenda neza. Cyane cyane mu Rwanda, jewe kuko wari wivuze, twabonye ibyabaye mu Rwanda n'uburyo babyubatse mu gihe gitoya. Zatanga urugero iyo mvuze mu karere cyane k'u Rwanda. Je nabaye mu Rwanda, nabayemo nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi, nibwo nahunze iwacu. Uburyo igihugu cyakoze n'uburyo cyubatse cyonyine mu minsi mikeya cyane, je sinza nshidikanya ko no mu kindi gihugu bitakunda, nko muri Kongo cyane, yewe no mu Burundi. Je sinza mbona ikibazo kiba gihari cyotuma batabikora n'ubundi, ahubwo imyumvire. Donc tugize abayobozi beza, kwanza iwacu muri Kongo, kwanza reka mvuge muri Kongo, tugize abayobozi beza muri Kongo nibwo igihugu cyakwiyubaka. Izo dukora cyangwa izo twakoze n'ubundi muri Kongo ni ugusaba ijambo. Twasabye ijambo kugira ngo baduheze ijambo natwe nk'abantu, ibo baza bita ko ari aba étranger cyangwa abandi baturutse mu kindi gihugu, mu buryo bumwe baratwima. Ariko twakoze mu moyen possible byo kugira ngo tugire ijambo mu gihugu, kandi nibyo duhaye dukorana n'ubu. Niyo mpamvu muri Kongo mu gihe cyose bitarakunda, sinkeka ko n'ubundi aya mahoro azaboneka. Ikindi kibazo twagize mu bayobozi nuko iyo bazagera muri Kongo cyane, taragera n'ahandi, nuko iyo bazagira ngo kubika mu mufuka nizo za mbere, apana kubaka igihugu. Umuyobozi wese uje azayumva yobika mu mufuka wiwe, apana mbere yuko azana amahoro. So mu gihe cyose tugifite abayobozi bameze gutyo, sinkeka ko aya mahoro azaboneka.
mu Rwanda nsuye inyuma gato ntasoza, u Rwanda rwiyubatse kuri zero. Perezida wacu ntiyigeze avuga ngo je nshaka ibi nyuma genocide yakorewe abatutsi, ngo nshaka bino pana. Iwe yashatse guhuza abaturage bose muri rusange, arabahuriza hamwe bose, abita abanyarwanda, pana kubita ngo uyu ni umunyakivu, uyu ni umunya Equateur, uyu ni umunya wapi na wapi. Mu gihe iwacu ho iyo ugeze Kinshasa, iyo waturutse Bandundu bazakwita ngo uyu ni umunya Bandundu, iyo uri umunya Equateur ngo uyu ni umunya Equateur, iyo uri umunya Kivu uri umunyarwanda, donc muri Est uri umunyarwanda. So mu gihe cyose izo zose bitaragira iwacu, ni ukuvuga ngo nzakora space uvuga ko muri Est ari mu Rwanda. Niba tuvuga tukihuza tukavuga tukumvikana, hari icyo bitwaye se? Voilà. Mu gihe izo zose bitarashoboka kugira ngo bumve ko umuntu wese uturutse ahandi ari umukongomani kimwe n'abandi, n'ubundi bizokomeza gutyo. Ikindi cya nyuma nje ngiye gusorezaho pana gusa ngo ni umukongomani, kwitwa ngo uri umututsi muri iriya rejo yacu. Iyo bakubonye uri umututsi bazakwita ngo uri umunyarwanda tahandi. Sindumva babona umututsi bavuga ngo ni umurundi, sindumva babona umututsi ngo ni wa Uganda, sindumva babona umututsi ngo ni wa Ethiopia cyangwa n'uwahandi. Ariko muri Congo umuntu wese ufise izuru rirerere, il est devenu rwandais, takindi bavuga. So iyo zose mu gihe mu karere kose batarabigira, bwana Gigi, sinkeka ko aya mahoro azaboneka. Ahubwo uburyo bumwe twebwe dufite twahisemo ni ubwo bwo kwigwanaho n'ubundi takindi. Urakoze cyane. Noneho Gigi, igihe abantu bazaba bumvishe ubutumwa bukunze gutangwa, icyo gihe amahoro azaboneka. Bandayishimiye barayumvise, noneho bakareka gufasha abo ubutumwa bugenewe. Ubu ngubu amahoro azaboneka hose mu karere. Igihe bajire murumva bazumva iyi message, igihe bari abandi bose bazumva message, mu by'ukuri ndatekeza ko amahoro azaboneka. Gigi, ntekeza ko umaze kumva ko igihe cyose hari ibihugu bikomeje gukorana n'izi nterahamwe, aba genocidere, ntabwo amahoro azigira aboneka na rimwe. Kesa so abakongomani bo ubwabo bakorana nabo, hari abigize kuba bavugiza ibizo nterahamwe, kuza hano bavuga ngo izi nterahamwe ngo mbese ngo nkatwe tuzivugaho iki kubera ko turi abakongomani. Ariko nanone mu gihe bataha bajya gusenya igihugu cy'abandi, icyo gihugu gifite uburenganzira bwo gukora icyo cyishakiye kugira ngo gicunge umutekano wacyo. Ntidushaka rero kubana n'izi nterahamwe, tugomba kuzamagana nk'abakongomani, tukamagana uwo ari we wese ufatanye nazo, bagataha, na cyane cyane ko bahabwa uburenganzira bwo gutaha. Bavuga ati muze kwituza, nimuza ku ngufu muzabonana. Nuko nguko nje nagusubiza bwana Gigi. Umvise? Murakoze cyane host. Ndashaka kumva niba item abifite igitekerezo, kuko nawe item urahari, njya mbikunda cyane, then wenda nkabona kugira icyo nongeraho. Item ntamenya adahari. Reka nsoze kano karirimbo, asigaye wongera igitekerezo, hanyuma mukanya turahita dusoza space. Ntoreza ahangaha mbere yuko mpereza Rubayita Mike asubize Gigi, hanyuma dusoze space. Ariko reka mbabwire bavandimwe barundi muri ahangaha, icyo mbabwije ukuri nuko leta yanyu iri kubakurira ingurube ifite amahembe, kandi mu by'ukuri mubitegereze imbere. Aba bantu bari gukorana n'igisirikare, bari gukorana na leta y'u Burundi, bari gukorana leta iri kubakurira ingurube ifite amahembe, kandi ayo mahembe muzayabona. Reka mbareke ngaho, umwanya n'uwawe Rubayita, icyo bari kubakurira muzabibona. Ni ishyano nta kindi. Urakoze sukanwe. Uwabajije ikibazo yarimo kuvuga se amahoro tuzayabona natwe karere nk'ibindi bihugu. Uwo muntu wabajije ikibazo ntabwo
mwibuke izina sukana nga wanyibutse izina rye wanyibutse izina ni rye GJ ninde uwo sukana wumva nga ufite intuza GJ. kije sinzi imyaka afite ariko ndashaka kumubwira yuko u- u- uburwayi habaho uburwayi bukira n'uburwayi budakira. Hariho maladi incurable n'indwara zishobora gukira. Ikintu kikwereka ko iyi ndwara ishobora gukira nta kindi ni ukumenya iterwa n'iki, ifata ibihe bice by'umubiri, mbese ukayimenya, ugasuzuma ukayimenya. Noneho n'intambara nayo niko bimeze. Ese iterwa n'iki? Ese ifasha ibihe bice by'ubuzima by'ibihugu? Wamara kubyanaliza ushobora kuvuga ngo izarangira ngo ntizarangira. Iyi ntambara ni intambara ni abantu bake cyane bafite extremisme, bafite ingengabitekerezo. Baratsinzwe, urugero baratsinzwe mu Rwanda, ubu bamaze no gutsindwa muri Rucuru yose no muri Masisi yose, n'ahandi bazatsindwa. Ikibazo gihangayikishije ni uko abafite ibyo bitekerezo bari ku butegetsi mu Burundi. Ubwo butegetsi nibuvaho bizarangira. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo burimo kurangira kugeza mu marembera, nabyo bizarangira. Ni ibintu bishoboka cyane. U Rwanda rwaratweretse example ko ibyo bintu bishoboka. Rero iyi ntambara ya le 8 Mai mu Kibira muri Mabayi cyangwa se muri Kibitoki, turimo kuvuga se ni inkuba cyangwa se basubiranyemo. Jewe nshingiye ku bintu ngiye kubabwira, nshingiye cyakoze umuntu ashaka kuvuga ko ari inkuba kubera ko azi ko abo bantu bari alliance imwe. Ni gute nanone alliance ni kuvuga ko l'armée burundaise qui a coopéré avec les FNL, comment se fait-il que yabaye nuza retourner contre lui alors que ni bamwe? Umuntu ashobora kwibaza icyo kibazo, ariko nshingiye ku bintu birimo kuba mu karere muri contexte politique, contexte diplomatique, contexte sécuritaire iri mu region ya mbere, hari evolution ya opposition. Evolution ya opposition muri Congo, ndavuga AFC irimo kuevoliwa cyane, irimo kwicara ku meza y'ibiganiro. Icyo kintu gishaka kubereka ko birashoboka cyane ko basubiranamo. Hari ikintu bita changement politique interne y'abo bantu barimo kurwana ndetse no mu bihugu. Ni kuvuga ko muri Congo bari bagiye guhindura constitution, ariko umunsi bari kuganira ni changement politique interne. Ni nabyo birafekta iriya mitwe, birayafekta cyane. Hari noneho na pression internationale. Hari abantu bakunda guhakana ngo na pression ihari na pression ihari. Mwibuke ambassadeur na nako ministre w'Ububiligi yagiye Burundi, mwibuke ibintu yavuze Burundi, ajya ni Uganda, ajya no muri Benin. Ni kuvuga ko uyu munsi hari pression internationale y'uko ibyo bintu birangira, irahari cyane. Hari cya gatatu, hari na evolution militaire. Evolution militaire ni kuvuga ko AFC M23 iri muri position de force. Niyo barimo kwinginga ubu ngubu, ntabwo yinginga, niyo barimo kwinginga. Mwanya haboneka ngwino uganire. Ibyo bintu byose bishobora kuafekta iyo mitwe yose. Ni kuvuga ko birashoboka cyane ko FLN ikubitwa n'ingabo z'u Burundi kubera ko bari kumwe. Ese mwari muzi ko bari kumwe? Mwari muzi ko FLN na FLN bari Burundi, abayobozi babo bose bari Burundi? Ni kuvuga ko muri strategie, muri intérêt, ni muri priorité, ibyo byonyine muri financement, mu gufasha, muri désorganisation, ku rugamba baratsinzwe barakubise, bafite ibibazo byinshi bashobora gusubiranamo. Rero ntabwo ari inkuba kubera ko muri no minsi hari ibiganiro, muri no minsi hari abantu benshi barimo kuvuga, Trump ari kuvuga amahoro, ibihugu birimo kuvuga amahoro. Tshisekedi nta kundi kuntu yagira uretse kwemera, tusiko yemeye atabishaka ariko arimo kwemera. Rero ahubwo iyo mitwe y'abanyamahanga n'icyo gihugu cy'abanyamahanga cyagiye muri Congo ubu ngubu kikaba cyaratsinzwe, bari hamwe. Ubundi abasangiye ubusa bitari bisambo baranarwana, sinzi niba muri mugani muwuzi, barimo kurwana nyine, barimo nta kintu bafite basangira, niyo mpamvu barimo kurwana. Rero jewe ndemeranya
n'abavuga ko atari inkuba ahubwo basubiranyemo ni ukuri ntabwo ari inkuba, ni ukuri mushatse mwanabireka ntabwo ari inkuba pe. Murakoze. Okay, ngaho DJ wafata umwanya hanyuma tugasoza space. Urakoze host na Rubayita yarakoze cyane ku bisobanuro, na Sakeli ibisobanuro yatanze byari byiza. Impamvu nabajije kiriya kibazo rero, Rubayita numvise abaza ati ntazi imyaka mfite ariko ntabwo ari mikeya, icyo nagira ngo mubwire ntabwo ari mikeya uretse ko atari na myinshi cyane. Jewe ndebye kiriya kibazo mbona ikibazo cyacu gifite abagiteguye kandi baragitegura biye ku buryo abo bantu wowe host wavuze ngo ukurikije n'iyo ndirimbo wacurangaga, wavuze ko bagomba kwemera bakumva uko ibibazo bimeze. Ntabwo ubu ngubu babyemera kandi barashyigikiwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose architect w'ibibazo byacu tutaramumenya cyangwa se tutaramwaproachinga cyangwa se tutaraba ari we twataka kurusha uko twataka ibibazo kuri surface. Twebwe mbona ibibazo byacu dusa nk'ababikemurira kuri surface, uretse ko uyu munsi kugeza uyu munsi his excellence perezida w'u Rwanda, perezida wacu we ubona ko yatangiye iyo nzira yo kwatakinga architect w'ibibazo byacu. Ntabwo ndi bubice kure, ntabwo ndi bubice ku ruhande, n'Ububirigi n'Uburayi nibo bashushanyije cyangwa se nibo bateguye uko ibibazo byacu bizagenda. Ibibazo dufite uyu munsi barabiteguye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo kwica gitera wakwica ikibimutera. Rero igihe cyose izo nkuba zizakubita mu kibira, zigakubita hehe, AFCM 23 ikarwana, FDLR bakabanetirariza, ariko bahungira muri Angola cyangwa se muri Malawi cyangwa hehe, undi muntu uje bakamufasha kubagarura. Iki kibazo ntabwo kizakemuka. So igihe cyose tuzajya tuganira bene ibi bintu, tuzajya tuganira kuri ibibazo byacu, u Burundi, u Rwanda, Eastern DRC, ahantu hari amoko, Abahutu, Abatwa, Abatutsi, tuzajya tumenya ngo ntabwo tugomba gukemura ibyo bibazo kuri surface level. No. Tugomba kujya deep, tugasubira mu 1885 tukajya mbere yuko bari abantu bagera iwacu, even before that, mbere yuko banaza kumenya ngo turi bande, twari tubayeho dute, twari tubanye dute, ibibazo byacu twabikemuraga dute. Icyo gihe nitumara kubimenya, tukamenya uwubaha gundi n'uwa savinga gundi, tukareba ukuntu duheraho ngaho dukosora ibyari bigoramye mu gihe cyacu, cyangwa se mu gihe twari twigize, twari twebwe bo bataraza mu buzima bwacu. We have to kick them out mu buzima bwacu, babanze bave mu buzima bwacu, noneho twebwe dutangire twiyorganize, dushyire hamwe nk'uko twari turi Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, ubwo kuko babaye Abakongomani ndakomeza mbivuge ntyo. Ariko ntabwo igihe tutaramenya, tutaratakinga gitera, I mean igitera gutera, igihe cyose tuzahora dufite ibyo bibazo, kuko
uyu munsi inkuba zizakubita mu kibira ariko ntabwo zizagera ah, hahandi ni Libreville, ntabwo zizagera Maputo, ku buryo n'uyu munsi iyo urebye uburyo AFCM 23 irimo ikosora hariya Eastern DRC, u Rwanda iyo baruvuze rugerageza ibishoboka byose ah, kugaragaza impamvu rutari hariya rutanashobora kuhagera kubera kariya karongo kaciwe muri 1985, 1885. Ako karongo kaciwe u Rwanda ntirugomba kukarenga. Why? Mwese abari hano, abari kumva n'abari hano mwese munsubize, why u Rwanda rutagomba kurenga kariya karongo? Sukana ngaye niwe waruvuze uti nzakora space yo kuvuga uti hari ahantu ntabwo ari Kongo n'u Rwanda, ariko se mu mategeko uzabihindura wowe? Jewe nzabihindura se? Ntabwo twebwe tubifitiye uburenganzira. Ariko igihe ibyo ngibyo tutarabikuraho ngo tumenye ngo ibi bintu badushyiriyeho nibyo biduteza ibibazo dufite uyu munsi, ndakuraho ibibazo tuzabihorana kandi bizajya bimara imyaka ingahe bicecetse turi mu gahenge, ariko none se bizagera DJ utekereza iyihe mpamvu ituma abo ngabo bakoresha bariya bo turi kuvuga ubu ngubu bari kuri tele cyangwa bari kuri tele, niye mpamvu babakoresha bigashoboka? Ni ukubura ubwenge, reka mbigusobanura, ni ukubura ubwenge. Rero nabo bafite kwiga ubwenge, bakamenya ubwenge, bakamenya ko bariya bari kubakoresha batagomba ntacyo bafite gukora muri bo, urumva ntacyo bashoboye. Niba bimenya rero, niba bimenya twese bazaza dushyire hamwe, ariko ntabwo ushobora kujya gukubita Gitera uri hariya afite strategy nyinshi cyane. Yego ni byiza kujya kumureba ukamufesinga, ariko still nuriya wundi uri kuri tele cyangwa uri gukoreshwa nawe ntabwo dufite kumureka. Urabyumva neza? Niyo mpamvu rero ndabyumva cyane. Mbwire gatoya, iyo baza bakinjira ndayishimiye bamwinjira akinjira abaturage be bose hakavamo ibice muri abo ngabo bakagombye kubonekamo, bakavuga okay, nyamara ibyo ari byose turi abarundi, ntabwo dufite kuryana, ntabwo dufite kwica mugenzi wanjye, ahubwo dufite kubana tukamabana mu bumwe. I don't care iyo abantu baba bari gukoresha ndayishimiye, nibamukoreshe, ni akazi ke, ni manda yafite, ariko sinshaka kugira ngo njyane na mugenzi wanjye kandi twese turi hamwe. Urabyumva neza? Sinshaka kugira ngo mugenzi wanjye tubane mu makuba muteze ibibazo, ahubwo niba ari aho ngaho twebwe tuzakomeza dukomeze tugiye kuri abo ngabo batuzanira ibyo bibazo. Niba abantu batamenya ko mu by'ukuri ndayishimiye ari kuzana inguru bifite amahembe i Burundi, igari gukora n'intera hamwe akorana bariya, utabizi nyine ingaruka zizamugeraho. Ndakumva cyane, ndakumva pe, ibyo ndabyumva neza, ariko ikintu nagira nkubwire wenda reka giye ntange urugero ku Rwanda. Ni rwo nzi neza, nicyo gihugu nzi neza imikorere yacyo n'abakirwanya uburyo bakora. Ni ukuvuga ngo u Rwanda uyu munsi twese abari hano cyangwa se abantu bakurikira bari mu gihugu baremeranya ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda iri real. Abantu bose bareshya imbere y'amategeko, ariko se bwana Sokana ngaye bibujije ko hari abanyarwanda birirwa bavuga ngo hari uruhande rumwe rukandamijwe rw'abanyarwanda kandi bakaba supported. Noneho na abo baba supporting bakanabishyira no muri international media, bakanaha baba activists bandi inkunga n'ibitekerezo ku buryo icyo kintu, iyo narrative bayikwirakwiza kandi bakayimbaraga. Ibintu by'ikinyoma bigaragarira buri wese ugeze mu Rwanda uhakandagiye ahita abona ko ibintu bavuga ari ikinyoma, ariko hanze ahangaha ugasanga biri believable, bakabivuga mu buryo buri believable. So mu gihe wa muntu rero uwo Gitera ukora ibyo byose usupporting aba bantu agashyira amafaranga mu bintu bitandukanye
bigaragaza umuntu uri ku butegetsi yaba akora byiza bikamugaragariza ko akora bibi. Inshuti yanjye, biragoye ko tuzagera ku mahoro arambye igihe tugifite uwo muntu uhora wenyegeza umuriro tutarazima. Ndabona IDM yamanitse ikiganza, reka tumuhe umwanya twumve. urakoze je wambye kuri mukuru uraza gira kumva usoze ibyo kuvuga ndashaka gusoza nanjye. ndasoza pe ndasoza pe rwose. Ni ukuvuga ko GA nuvuga ngo hari abatera ibibazo baturuka hanze nabo ngewe navuga ngo urabeshye barahari, ariko abo bantu baturuka hanze cyangwa se amahanga turabasangiye n'ibindi bihugu byose byo ku isi byo muri Afurika yose, ntabwo ari Kongo ntabwo ari u Rwanda gusa, turabasangiye n'ibihugu byose, ariko biterwa noneho n'abayobozi bariho ukuntu bajera ibibazo. Ubundi leadership bisobanuye gukemura ibibazo. Niyo mpamvu murabwira abantu ibibazo byo muri Kongo ni byinshi, ariko cyane cyane ibibera muri est ni bitatu. Reka mpere hasi, ni kuvuga ko hari ideology ya jenoside. Iyo ideology ya jenoside hejuru yayo hari ubuyobozi bubi, ariko hejuru y'ubuyobozi bubi hari influence y'amahanga. Ile influence y'amahanga yo ije igasanga abayobozi badadiye ntabwo bigira ingaruka. Ya ideology mbi hari ubuyobozi bwiza ntabwo bigira ingaruka. Ni kuvuga ko hari ideology yego ifitwe n'abantu ya jenoside, ariko ubuyobozi buri Kinshasa babikora wiki ntacyo. Hakaba noneho puissance ibihugu byo hanze bishaka gusahura nyine biraza bikareba faiblesse iri mu gihugu bakinjira. Ni kuvuga ko umuti uhari n'ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu ndi kubabwira aya manegociation arimo kubaho ni diplomasi gusa, nta kintu bizatanga. Umuti nuko ubuyobozi bubi buvaho hakajyaho ubuyobozi bwiza, nta wundi muti uzaza uretse uwo. Nta buyobozi bwiza buri Kinshasa nta buhari, umuti nuko busimbura. Naho ubundi Sukangaye nge nagwaye position yanjye, nakubwiye ko ahubwo ibi ngibi birabaye turabyumva, ariko byatangiye kera. Barasube kuva Goma na Bukavu igifatwa, Bazarendo barasubiranamo za FRN n'ibiki byose byabaye kera. Ubu ngubu nibwo bitombotse nka cya kirunga, ariko byatangiye kera. Inkuba y'abandi mwe kuyibeshyera, ibintu bibari imbere bareba. Murakoze. Urakoze cyane. Murakoze Sukanangaye. Ahubwo ndaza kugaruka muri space iri bukurikiraho nibi nkundira, ariko urakoze cyane. Asante sana rwose, ndabashimiye cyane mwese twabanye. Muri space reka tuze guhura nimugoroba, bamwe tukomeza imirimo. Sometime nge nkoraga space nibereye mu mirimo, nubwo bitambuza kuyikurikirana neza, ariko still ndatekereza ko space nta arakagaruka, nta kibazo. Turongera guhura mu yandi masaha ari imbere. Muze kugaruka tuze tusesengure ibi bintu, nubwo hariho benshi babivuze uko bitari, wenda turaza kumenya nandi makuru iruhande tubimenye, ariko ama message ari guturuka hirya no hino y'abantu bahagaze hari hakurya mu Burundi bari kutubwira ati izi ni inkuba zabakubise. Murakoze, reka mbashimire, mwakoze cyane. Reka nkubwire, ushobora kutagira amabuye y'agaciro, ushobora kutagira peteroli, ariko ukagira uruganda bita service. Ni uruganda rukomeye cyane bro, kandi rwubakiye ku bwonko bw'abantu. So abantu bakomeza gutwara, hari uriya mudamu witwa Michelle Long urwanya u Rwanda, cyangwa n'abandi bose bavuga bari anti Rwanda, bavuga ngo u Rwanda ni rutoya, ngo ni gute rushobora kwiyongera abaturage. Biriya ni amakosa cyane, biriya ni ubujiji bukomeye cyane, kuko mu by'ukuri umuntu niyo resources ikomeye cyane kurusha ayo mabuye yose. So wubatse ubwonko bwe ukamushyira hariya hanze akaba product y'iyo industry, ndakurahiye ashobora kuzanira revenue
zirenze izo wakura muri ibyo bindi byose, kuko ibyo bindi bishobora no kuza bigatwarwa n'abandi. By the way, ushobora gucomeka itiyo ya peteroli mu gihugu kimwe ukayitwara ukagenda ukayikoresha mu kindi gihugu rwose. Ibyo baba bibwira baribeshya cyane. Ntabwo u Rwanda rukeneye ibyo bintu byose kugira ngo rutere imbere, n'abo bantu bonyine barahagije. kuzerekeraho ngaho ntibagirwe ibyo ashaka kuvuga. Wagarutse? Okay. urakoze stuka murakoze. Hari ikindi nibagiye kubabwira, indi school, high school of good governance, iyo nayo ni iya mbere muri Afurika. Abana b'abanyafurika baza kwigira mu Rwanda, ava muri Ghana, Nigeria, and it's well recognized. Ni nayo abakobwa bavuye igihe abatalibani bafata Afghanistan, abanyamerika bahise babwira abakobwa barekere ibyo kwiga hariya bajye kwiga mu Rwanda muri iyo school of good governance. Iyo barangije bajya state. Iki ni kimwe. Ikindi ni hari wavuze ku ma satellite. Ubu Rwanda ntabwo ari iya mbere boje mu kirere, ni iya gatatu. Ikindi hari ikibazo cy'ama drones. U Rwanda ntabwo ari ziriya drone gusa mubona, abenshi bazizi ngo zitanga amaraso gusa. Hari n'izindi zisukira, zitanga imiti mu mirima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wabivuga ntiyabirangiza. Murakoze. Asante sana, urakoze cyane, reka tugushimire nawe. Yego. Nakana batarashaka gushyiraho, urabona mucyo yarabivuze mu kanya nanjye kare nabivuze. Japan ni agahugu gato cyane. Imyaka myinshi cyane Japan yabaye igihugu cya mbere gikiza ku isi. Guess what? Cyakijwe n'iki? Nta susoro bagira. Ni n'agahugu gato cyane. Kana kolonije China ukuntu ingana kuri. So yakijijwe no mu mutwe, mu bwenge, connaissance, knowledge. Abantu b'abanyafurika turi inyuma cyane kumva ngo dufite susoro se nta n'ikitumarira. Tuyibwirwa n'abanyabwenge ngo mufite ngo Corta, ngo mufite neri what. Hari umuntu ukubizi wowe sokuru wawe yageze kubwira ko hari Corta azi. Tubimenye ejo bundi. Tuyibwirwa n'abanyabwenge bavumbura ibintu. Donc la connaissance ifite inyungu kurusha ibindi byose byo kwisi, kuko yo iri renuvera nta nubwo isaza. Ariko amasusoro arasaza, za petrol zirashira. Donc kumva Japan yarigeze kubiya unyango bini ya kabiri kwisi, kandi rero kuntu kangana karagahugu gato cyane. Ariko nicyo gihugu cyari cyambere yava ubucyasubira inyuma gato, ni icya kabiri kwisi mu bihugu bikize. Urebe kuntu kangana, kubera bafite technology, bafite knowledge arengeje ibintu byinshi. So ngira ngo niyo direction y'u Rwanda rufite. Hari ibintu dutanazi byinshi cyane bakora. Barakora, bategura ibyo kujya inganda zitunganya za zahabu na zaki zose. Ntabwo u Rwanda abantu banazi ngo Rwanda muri kwanza ubwabo bifite ibyabo muri suso bakora d'une façon industrielle. Ongeraho uruganda rukora inshinge mu Rwanda. Inshinge bara birajya kwa muganga bya BioNTech, birajya byo gukora vaccine. Oya, apana vaccine. Donc urabona katitato sinzi, urabona za nshinge batera bakoresha kwa muganga. Zira nshinge bakoresha kwa muganga. None sinagwa wabonye ko His Excellency yakiriye abaministri b'ubuzima bose bo muri Afrika. Ntabwo wabonye ko basangiye dinner. It was about what? Byari kugira ngo abereke uruganda ntibazongere kujya kurangura handi. Murakoze. Komeza. Okay. Okay, thank you so much my brother. Ofate umva bino bintu birashushe kubivuga paske nuko abantu baba bafite fitina contre ku Rwanda. Niwe muntu wa mbere uvuze ikintu kiri ni fitina nta kindi, kandi yewe bari kuvuga u Rwanda mbura n'ukuntu nifata mu mbabare naguciye mu ijambo. Urumva abantu bafite fitina ku Rwanda kubera ko rureba kure. Kandi navuze ngo sinzi ko byumvikana, navuze ngo u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika kimeze kibaho nk'umukoresha. Ibihugu byose bya Afurika ni nk'abakozi, kuko badepandinga ku bintu abandi bababwira. Ariko u Rwanda ruragenda rushaka kuba nk'umukozi, ntabwo rurashaka 100%.
inagutse ibihugu byose byo kusi by'abakire bibaho nk'abakoresha sinzi ko byumvikana ketse umuntu wize ekonomi niwe wasobanura abandi bantu hasi simbizi ariko u Rwanda ruragenda rwegera kuba umukoresha aho kuba umukozi. That means ubukire buriho buraza ntabwo waba umukoresha ngo ukene ketse wakoze wamanagenza ibintu byawe nabi ariko umukozi kugira ngo umukozi azakize nubwo yaba ari directeur general wenda yagura inzu wenda yagira iki ariko ntabwo aje mu bantu b'abakize. So kuvuga ngo baje gushira amayizine atunganya amaminero wongera petrol reka ngoreke muri Kenya essence ihenda kurusha mu Rwanda. Can you imagine? Ureba ahantu u Rwanda rukura muri Kenya asa apana kuyikura ngo muri Kenya iyo transport kuva muri Kenya gushika mu Rwanda ariko bikarenga bikaba mwese raporo yo muri Kenya cyangwa mu Uganda cyangwa muri Tanzania. Wakubwira ngo bafite mu myaka iri imbere wazasanga bafite kuko i Burayi kugira ngo bahindure essence cyangwa petrol amadezeri y'u Burayi ntabwo ameze nka muri Afurika. Bo babigura muri Afurika bidatunganije bakaza bakabitunganiriza iwabo hano. Ureba ahantu babikura kure ntuzatangare ubonye mu myaka iri imbere itari na myinshi. Ndatekereza ntibeshye ku Rwanda rubitekereza ku buryo ruzagira izine yo gutunganya essence n'amadezeri kuko hari ukuntu babigura bidatunganije nka kumwe umuntu agira koruta akayikuramo ibindi bintu n'amadezeri nuko bigenda kuko dezeri bashyiramo ibindi bintu igahinduka dezeri cyangwa se igahinduka essence cyangwa se igahinduka petrol. Ibyo byose ni amayizine agira abakozi mamiliyoni na miliyoni. So donc ntagiye kujya kure mu myaka iri imbere amayizine y'ibyo byose yo gutunganya by'amazahabu n'iki byose yo gutunganya ibiki n'ibiki yo gukora imiti batubwiye bijyanye n'ibijyanye n'uko u Rwanda ruzajya rukodesha ku bandi bantu bose ibijyanye n'iby'itumanaho beaucoup de choses. Ikirere nta ndege inyura hafi zose ubundi nta ndege inyura hejuru y'Ububiligi itishyuye ariko muri Afurika indege ziranyuze itishyuye kubera iki nta kintu kibikontorora. U Rwanda rwo rwarabigize ukuvuga ngo indege inyuze hariya hafi hose igomba kwishyura paske hari ibintu hari fagitire yatanzwe nawe rero nta na kimwe baba bazi kugira ngo uzayimenye ni ukujishuka mu mutwe mu ubwenge niyo avenire y'umuntu ku isi ni nayo ituma ibihugu bitera imbere niyo bavuga ngo le pays développé. So mu myaka iri imbere uzasanga u Rwanda apana myinshi tekereza ko nubwo nkatwe mu myaka tubye niba dusigaje imyaka 40 kubaho tuzabibona byanze bikunze u Rwanda ruzaba rwarateye imbere hamwe kugira ngo ujye kubona nationalité yo mu Rwanda. Ibi ngibi bavuga ngo bakubwira ngo umunyarwanda urababara ubwo uzaba utomboye bamwe bazajya bayirwanira batakibonye ahubwo. So thank you so much. mwene buriya wari uvuze ngo mwari muvuze hari ukuntu mwari muvuze ngo u Rwanda barufitiye fitina. Igisekeje nta nubwo ari abanyafurika barufitiye fitina, n'abazungu kandi nabo ntabwo ari fitina, ni ugutinya yuko independence economique ziba muri Afurika zinyuze muri programme ziri well structured. Urabyumva bimeze gutya, ni ukuvuga ngo iyo par exemple nibuka yuko kera iyo ngo watelefonaga telefone ugatelefona tuvuge undi muntu ugatelefona nko muri Congo cyangwa mu icyo gihe igoma habaga ikintu kimeze cyitwa phone ugahamagara nk'Kinshasa cyangwa se ugatelefona mu kindi gihugu. Telefone ngo yabanzaga ikanyura mu Bubiligi noneho bakayiconnectinga straight ikaza aho telefone kuvuga ngo ukaburi nk'Kinshasa wa telefone igoma bikabanza bikanyura mu Bubiligi maze ikagera igoma. Can you imagine that? So kubaka inzego zitandukanye zituma abantu batera imbere mu bumenyi ni threat kuri economy z'abazungu, kuko aho ngaho niyo havamo inganda kandi abazungu babishejweho n'inganda. Aho ngaho niyo havamo. ariko Master P iyo uvuga gutyo ngiye ntago yego ni threat kuri economy y'abazungu, ariko n'ibihugu baturanye nabyo bigira icyo bita ifitina ishyari babagirira.
reka nkubwire ibyo bihugu reka nkubwiye ko iki bitagira ifitina nuko nabyo bikontorora n'abaperezida cyangwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye bazanywe na misiyo z'abazungu urumva nicyo kikagira ngo nabo n'ibyo bihugu ariko mu by'ukuri ni abazungu bayoboye muri ibyo bihugu ariko mu ishusho ry'abo birabura urabyumva ukabyibeshya ariko nta muntu wakwifuza yuko abaturage be banyura mu buzima bugoye cyangwa mu biryo bakabaho mu buryo bugoye ku buryo ejo n'ejo bundi umutekano we agomba gukesha abo baturage adashobora kuwubona ko abaturage none se Master P reka nkubaza uribuka intambara yarwanywe na leta ya Kinshasa ku bijyanye n'abarabimukira bo mu Bwongereza urayibuka iyo ntambara wibaza ko ari leta utekereza ko byabashimishije wibaza ko ari leta iki kintu cya Amerika cyose no iki kintu cya buretse gatoya iki kintu iyi deal ya Amerika n'u Rwanda rw'abimukira bashobora bari kugira ngo bazaje mu Rwanda byo utekereza ko u Burundi na Kongo babyishimiye n'iryo shyari babafitiye no umva ambassador wewe wibaza yuko abo babarwanya n'abagirundi cyangwa n'abakongomani ahubwo n'abazungu badashaka ko iki kintu kibaho ku gihugu nk'u Rwanda kuko bazi yuko icyo gihugu cy'u Rwanda kizakoresha iyo opportunity mu guteza imbere u Rwanda ariko no mu guhindura imyumvire y'abanyafrika menshi noneho bakahita bagirwanya ko baciye muri abo bayobozi ni ukuvuga ngo nk'ubu ntuzajya ubona Tshisekedi nk'umuyobozi w'abakongomani ujya umubona nk'umukozi w'abazungu w'aba-imperialiste kuva igihe Tshisekedi yagendeyeho hariya ku buyobozi uzi porogaramu yishe zo muri Afurika yishe porogaramu ya railway yagombaga kuva muri East Africa ipasura ikanyura muri Congo ikagera Matadi bagakonekitinga Ocean Indien na Ocean Atlantique urumva integration ya Congo muri East Africa yagombaga kuboostinga economy yiwe y'abaturage be n'abiya bihugu bindi hariye bari bafitemo niyo programme wumva ya barrage inga n'ibiki byose ya electricité biya byose bumvise bagiye gusinyariya muri Amerika ibyo byose byaradindiye kuvuga ngo East Africa imaze imyaka nk'itandatu cyangwa 7 yaradindiye kubera iyi conflict yari ubibaze ko ari ku nyungu za Tshisekedi kurusha ku nyungu z'abazungu waruzi yuko railway igihariye uzabazungu amafaranga bazaba bahombye kuri essence yonyine cyangwa mu gutunganya iriya mihanda cyangwa mu guprovidinga imashini zikora iyo mihanda cyangwa zi maintaining ibihari no kuvuga ngo industry z'abazungu zitera imbere iyo ibihugu byacu bikidependinga mu gukoresha izo nganda zabo so trust me gusa dushime yuko muri izo struggle zose u Rwanda rufite ubundi buryo runyuramo rukagira ibindi bintu bikora biteza imbere Afrika nk'ubu hari ikintu cyitwa Youth Connect gikorerwa mu Rwanda akenshi abajene benshi bo muri Afrika baza bakiga systeme ya governance bakiga systeme yo kwiteza yo gushaka connection mu bintu bijyanye n'imirimo urumva kandi bose ngo bava hariya bahawe bahize amaproje ku buryo bayatwara mu bihugu byabo bivuze yuko nko mu myaka indi 20 imbere 30 tuzaba dufite leadership zo muri Afrika zenda kumera kimwe ku buryo zitarwanyana ku buryo hatazaba umuyobozi uzajyuza ngo arwanye programme z'ikindi gihugu ku nyungu z'abahamushize abagashaka buwaki kuko abaturage batazajya bimwemera ko abaturage bazaba bazi icyo bakwiriye ntituzongera kugira abayobozi bariho mu buryo taking advantage y'ubujiji bw'abaturage babo nicyo kintu ngiye nakongera aho ngaho reka duheze umwanya mugabo ndaza kugaruka nyuma mugabo akigera umwanya n'uwawe yes murakoze ndagarutse kandi nishimiye ko iki kiganiro cyakomeje kuba cyiza ngewe icyo nashakaga kuvuga nuko ndemeranya na Mucyo yuko ifitina cyangwa ishyari bafitiye u Rwanda ntabwo ku mwanya wa mbere ni ofete n'aba bagashaka buhake nibo bafitiye ishyari u Rwanda kubera ko iyo babona u Rwanda rwikemurira ibibazo byarwo rukabikemura rutabasabye ubufasha bakabona babasha kuorganiza amatora
amatora agacamo neza bakayafinansa bije byose bikagenda neza batabasabye ubufasha bakabona ukuntu bikemuriye imanza za gacaca bakabasha kugira guca imanza nyinshi zishoboka mu gihe gito babona donc u Rwanda barwikangamo kuba imbarutso cyangwa kuba urumuri rw'abandi banyafurika bashobora gukanguka noneho aho bo inzira zose babonaga biba iby'abanyafurika ayo mahirwe bakagenda bayabura. Niyo mpamvu rero bagirira ishyari u Rwanda noneho barangiza bagakoresha bariya bagaragu babo babayeho bayobora ibihugu mu nyungu zabo. Rero mu by'ukuri smartness y'u Rwanda ibabaza benshi, ariko cyane cyane ni bariya abazungu yarangiza injiji z'iwacu muri Afurika nazo zikabigenderamo, kandi mu by'ukuri ari agakiza ka Afurika, kuko niba u Rwanda rutanga urugero rukavuga ruti umunyafurika wese azajya ahabwa visa ageze ku kibuga, aje mu Rwanda ku kibuga cy'indege ntihazaherwa visa, donc visa iri free. Icyo ni ikintu kibatera ishyari, kuko bo baba bashaka kibatera bahita barakarira u Rwanda, kuko baba bashaka ngo dukomeze tubeho tutagendererana, tudasharinga, tudasangizanya ubunararibonye dufite n'ubushobozi dufite, dukomeze tureme imipaka idutandukanye, mu gihe bo imipaka ibatandukanye bayikuyeho kera. Urava mu Bubiligi ukajya mu Buholande ntubimenye ko wambutse umupaka. Yes, muri make nicyo nashakaga kuvuga, nuko ni imbarutso y'iterambere rya Afurika, yo gukanguka kwa Afurika yaturutse ku gahugu gato nk'u Rwanda, noneho bigenda bibatera isoni, bakumva yuko mu by'ukuri bitari bikwiye, abanyafurika badakwiriye ibyo bintu. Murakoze. Urakoze cyane, reka ngushimire, ariko njyewe ntabwo ushobora kumbwira ngo ishyari riri mu bazungu. Yego nabo ntabwo bishimye, na cyane cyane ko nk'igihugu nk'Ububiligi ntabwo cyakwishima, ngira ngo cyaranabigaragaje ejo bundi. Ni nayo mpamvu cyaje kigashobora ibihugu baturanye nka Kongo n'u Burundi, kugira ngo gishake uburyo cyashaka ayo macakubiri n'uburyo bakomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko bagize barabinanirwa. Ariko vuga ngo bariya bari hafi bigeraho banafunga n'imipaka, ndavuga nk'u Burundi, niba ari ukugira ngo batagera mu Rwanda bakareba ubwiza bwaho, niba ari ukugira ngo batagera mu Rwanda bakareba uko u Rwanda ruri gutera imbere cyangwa n'imiyoborere yarwo, uyu munsi wa none ntushobora kumbwira impamvu u Burundi bufunze umupaka. Ntacyo u Rwanda rushobora rubuza u Burundi, ntacyo rwaba, urumva, ariko rugafunga imipaka. Menya ruguhima bene igihugu b'u Burundi ahari. Anyway, icyo navuga ibibazo cyangwa iyo fitina ihera muri biriya bihugu byo mu karere, noneho bikaza bikagera kuri bariya. Mureke mbabaze, u Rwanda ruramutse rwitunze ku giti cyarwo, ntirufate n'izo mfashanyo n'ibiki byose ntirubifate, ko mu by'ukuri u Rwanda byaba bifitiye inyungu n'agaciro abaturage barwo, abanyamahanga baba bahangayitswe n'iki, bahangayikiye kuki, ku buryo noneho bashobora kuza bakara badasinziye bagakoranya amahanga n'amahanga kugira baze barwane. Ariko bariya abanyeshyari, ziriya nterahamwe zagiye zikajya ku butegetsi, ndavuga izo muri Kongo n'izo mu Burundi, kuko nazo zirimo, ntabwo nivuga abakongomani bose cyangwa abarundi bose. Abo ngabo nibo bavuga tuzasubira ku butegetsi ryari. Niba hari abantu bagowe cyane, niba hari abantu bafite umujinya mwinshi cyane, ni izi nterahamwe, kuko zizi ko icyemezo cya mbere kizafatwa muri ibi biganiro bihari ari uko bagomba kuba neutralize. None wowe wakwishimira kuba neutralize? Ibyo urumva wowe wabyishimira?
ntibishoboka. Niba rero bidashoboka bivuze ngo still u Rwanda ni naho ngaho ruhera, nibura bakazamuka hirya no hino barwakizinga ibibazo ibintu bitari byo, ariko iyo accuse kubacyuzinga ntacyo byaba ntacyo byaba bimariye amahanga. Urumva ibihugu tuvuge nka Amerika kumva ko baza kuyiteranyaho n'u Rwanda. Amerika ifite irihe shari ifite ishyari rihe n'u Rwanda? ntaryo bafite. Njye niko mbitekereza. Okay, urumva ambassador, urumva iyo ubifashe okay, iyo ubisimplifiye nyine ubyita ishyari, kubera yuko twebwe abanyafurika ni gutyo twabaye, dukunda gusimplifiya ibintu tukabyita urukundo, tukabyita kwangana, tukabyita ishyari, tukibagirwa kujya tureba ikintu cyitwa inyungu, ibihombo. Kandi abazungu bo bareba inyungu bakareba ibihombo. Urumva niyo terminologies zabo, twebwe tuba turi mu zindi terminologies, ngo Burundi bugomba gukundana n'u Rwanda, ngo Kongo igomba gukundana n'u Rwanda, akaba aribyo twirebera gusa. Ariko nkubajije ikibazo, kubera iki Burundi bwafunze imipaka ariko Kongo ikananirwa gufunga imipaka y'Igoma n'i Bukavu hariya? Nkubajije icyo kibazo, urumva ushobora kuma igisubizo kiri simple, ariko njye ntabwo igisubizo kiri un peu complexe. Kuvuga ngo iyo Tshisekedi yibeshya akavuga ngo afunze imipaka y'Igoma, nubwo yari kumenya yuko abaturage b'Igoma bashobora kuba atari abaturage b'u Rwanda. Urumva nubwo yari guhita abona yuko balkanization noneho yayikoze neza, kuko bari gufata noneho umupaka bo bakawushyira hirya ye. Kubera iki? Kuko inyungu z'umuturage wo muri Goma ku Rwanda zirenze inyungu z'umuturage w'i Kinshasa ku Rwanda. Urabyumva? Wazi ko igihe cyose abaturage b'i Kinshasa banywaga amata, baryaga inyama, biturutse South Africa, icya gihe cyose cy'intambara, abaturage b'i Kinshasa. None se ugiye kumbwira yuko umuturage w'i Goma azayinywa amata avuye i Kinshasa, cyangwa azarya inyama ivuye i Kinshasa, cyangwa iki, cyangwa azarya ibiryo yahinze muri aya makoro? So urumva d'ailleurs jewe barambwiye yuko abubatsi benshi bubaka Igoma bakura umucanga Igisenyi, kubera yuko Igoma kenshi kubera aya makoro nta mucanga bagira wo kubaka. So abantu bacuruza imicanga babonye amafaranga menshi cyane. Urumva? So mu by'ukuri ugendeye kureba inyungu urahita umenya ko abazungu nibo bashyiraho bari abayobozi. Izo nterahamwe wumva ni abazungu bashaka kuzihashyira, kuko bazi yuko nibahabashyira porogaramu zose igihugu nk'u Rwanda rufitiye akarere zose zihita zigwa mu mazi. Urumva? Zagwa mu mazi, nizigwa mu mazi umuzungu akomeza atera imbere, azatera imbere ku buryo atazakenera yuko abayimigra bari mu gihugu cye bamutera ikibazo aboheza mu kindi gihugu, ahubwo azajya afata abayimigra benshi, inkambi zizongera nyinshi, mwese benshi babazane muri ekonomi zabo, kuko inganda zabo ziba zikeneye abakozi. Ariko nibahagarika akavuyo hariya, izo nganda zabo ntizongere kubona igishoro kingana n'icyo babona. Trust me, inyungu zabo zira zipfuye, kuko mu by'ukuri bo bageze ahantu bashaka kugira ngo bajye barya batakoze. Nibo wiri kubona mu myigaragambyo, wari wabona umwirabura w'umunyafrika ajya kwigaragambya muri iyi mihanda ngo imisoro yazamutse ngo iki n'ibiki. Umwirabura yirirwa muri manufacture, yirirwa muri company akora byatari yishura, mu gihe muzungu we yashaka kwirirwa asakuza kandi agahembwa. Urumva? Ahubwo ukiraho ngaho na dekaraye umusoro 2023 amafaranga niba ari ritani yabonetsemo ntago bigeze bayama. Urumva? 2024 nabwo nta ritani bigeze bama, ndabireka. Ariko nari nyafitemo, nari nyagize ko na dekaraye ku ntuza kuri business nyine ntibayama, ariko narabicecetse bitewe nuko nyine nza ahantu ndi ntabwo ibyo nari kubijyamo. So icyo nanshatse kuvuga rero ni iki, nuko mu by'ukuri abangaba nabo bafite uburyo baduprofitamo, sibyo? Bafite uburyo baduprofitamo, profit zose abari izabo. Urumva? Nuza ukavuga ngo turi gusimplify ibintu ngo Rwanda ngo nuko ngo rufitiye inyungu nyinshi, none se rugize umutekano sibwo ahubwo
rukarinda imitekano y'ibindi bihugu byinshi ntabwo tuvuge nk'urugero Ubufaransa ko bucukura amabuye ko bucukura peteroli muri Mozambique uyu munsi wa none haramutse habaye sekirize ko ari ibintu biri mu mucyo Ubufaransa ntabwo bwabyishimira ariko n'umuturage waho akagira umutekano ndavuga umuturage wa Mozambique none se uyu munsi wa none twe iwacu turamutse tugize amahirwe tukabona uwo mutekano iwacu igihugu icyo ari cyo cyose kikagenda kikumvikana na leta ya Kinshasa ntabwo cya profita urumva ariko natwe iwacu dufite umutekano nibyo ngibyo tugomba kuvuga iwacu icyo badashaka abaduturanye nibo batumva ko u Rwanda rugomba kugira umutekano cyangwa se rutagomba kubahitaho kuko ruri kuzamuka babireba umunsi ku munsi ni gute ushobora kumbwira ngo aya madiru ibi bya mukerarugendo iki gusinya n'aya makipe atandukanye ibi byose ibihugu byinshi ntabwo byabishobora ntabwo byabivamo ni gute se wavuga ngo visit Congo mu ntambara se wavuga ngo visit Burundi se bazi n'uburyo bunameze urabugera ahantu essence wayikuye mu gihugu cyawe wagerayo ukabura aho uyishaka bikaba ngombwa ko ugenda n'amaguru urumva icyo gihugu wakigendamo wavizita he ariko u Rwanda bitewe nuko rukuzamuka babireba bagomba kurugirira ishyari nyine niyo fiti n'abantu turi kuvuga reka duhereze umwanya hari ATM niba wasoje ATM Soukanangai, bonsoir. Bonsoir. Je salue tout le monde. Au Rwanda, muri gahunda yo gufasha ibihugu muri système. Hari ibintu njya ntekereza nkumva birambabaje. U Rwanda rwarafashije Burundi guhera za 2003, 2004, 2005, 2006. Ibyo nta muntu wabimbwiye njye narabyiboneye n'amaso yanjye muri secte cyane cyane ibintu byo kwinjiza imisoro cyane ariko n'amahugurwa no guhugura abakozi igihe cya Nkurunziza cyane ariko ibibazo bajyagana bakishurira indege bakagenda n'indege za Rwandair bakagenda ariko narabivuze ibyo bintu ahanze umuntu arantuka amerera nabi njyewe nta muntu wabimbwiye nari mpari ni inshuti zanjye baragendaga bagakoresha amahugurwa bagataha biyishyurira ibintu byose indege n'u Rwanda rukabishyurira ibintu byose gufasha ariko ntihagire umuntu uzicuza kuko ni ugufasha Afurika ni ugufasha abanyafurika niyo mpamvu nubwo nemeranya na teori ya jalousie ntabwo nemeranya nayo ni kuvuga ko sinzi ukuntu ndi bubivuga ariko reka mvuge njye ibintu mvuga ndabyandika kugira ngo ntazakora ikosa kuri Twitter ni kuvuga ko u Rwanda uyu munsi nibyo u Rwanda c'est un exemple de développement muri domaine nyinshi ziri clé économique technologie éducation egera mike yawe la santé l'unité nationale la gouvernance le Rwanda c'est vraiment un exemple dans beaucoup de plans dans beaucoup de domaines qui sont clés alors que c'est un petit pays d'Afrique centrale qui a su, en l'espace de quelques décennies, se relever d'un passé tragique pour devenir une nation stable et ambitieuse. Mais c'est un discours qui soutiennent que ce succès suscite la jalousie d'autres pays. Alors moi, je pense que cette idée, bien que répandue dans certains cercles, mérite d'être examinée avec prudence. Parce qu'il est indéniable que le Rwanda a fait des grandes avancées sur le plan économique. Le pays a connu une croissance stable. Etem, excuse gato.
ete Oui. usanzwe turi kuvuga ikinyarwanda utubabariye ubaye uri sincere ushaka kuvugana n'abanyarwanda byaba byiza uvuze mu kinyarwanda for two reasons. D'abord icyo gifaransa ni ururimi rw'abagashakabuhake kandi mu by'ukuri iyi space ngiye kureba neza ni space yakomeje kuzana spirit zo kugira ngo encouraging a revolution, mental revolution turimo. Icya kabiri ntabwo ari abantu bose bakoresha igifaransa kubera iyo ngaruka y'ubukoloni urumva. So uvuze mu gifaransa ugasanga abanglophone hano bariyo baratakara pour rien, kuko mu by'ukuri uzikivuga ikinyarwanda kandi message yahita ikomera cyane bayumvise mu kinyarwanda. Sinzi niba hari ukuntu wadufasha ukavuga mu kinyarwanda, kuko ibitekerezo bya ni byiza cyane, abanyarwanda babyumvise byabagirira akamaro kenshi cyane. Murakoze. Ok, bon, je vais essayer. Nandi kuvuga ko uko u Rwanda ruhagaze neza rushaka gutera jalousie y'ibindi bihugu, ni nko gushaka kuvuga ko ni nko gusimplifia mu buryo buri excessive imibanire y'ibihugu mpuzamahanga, relations internationales. Igihugu ntabwo ari umuntu, igihugu ntabwo ari famille, igihugu ntabwo kigira emotion nka jalousie. Les États, ibihugu birajisa bikora bishingiye kuri intérêt stratégique, bishingiye kuri économie, bishingiye kuri géopolitique. Ni kuvuga ko igihugu gifite jalousie ku kindi, ku Rwanda nta madiskuru wenda ivugwa n'abantu, abantu bari gusangira ikawa, ariko ubundi ntabwo ibihugu, ntabwo ari imvugo diplomatique, ni kuvuga ko ushobora no gusisita, ushobora no nuisance ya un débat sain et rationnel. Ariko cela dit, igihugu kigomba guproteger intérêt zacyo. Niyo mpamvu u Rwanda n'ibindi bihugu bagira armée, bagira service à renseignement, bagira police biri efficace, bakagira na un corps diplomatique iri actif. Ziriya institution zose zibaho kugira ngo igihugu kugira ngo igihugu ngo kizagira jalousie. Oya, ahubwo ni kugira ngo igihugu kigarantise souveraineté yacyo na sécurité intérieure, kinagarantise na place yayo mu kwisi, mu ruhando, bavuga ngo mu ruhando mpuzamahanga niko babyita. Noneho mu gusoza, tugomba kumenya yuko u Rwanda rwarateye imbere nibyo, ariko twe kugwa mu mutego wo kuvuga ngo hari jalousie, ibyo na fonde mu bifite. Ahubwo murashobora kwikosantra kuvuga ngo barateye imbere mu biki, abantu tukajyana nabyo tukiga tukaganira babigenje gute, wenda bandika bakandika, ababyiga bakabyiga, ariko ibintu bya jalousie ntabwo ari ntabwo byubaka. Numva ari cyo ntabwo byubaka, niyo jalousie nayo ntabwo yabura. Ntabwo ibaho, kuko jalousie u Rwanda ntabwo ari umuntu. U Rwanda ni igihugu gifite imipaka, gifite ingabo, gifite abasirikare. Jalousie reka tuvugira hari yahagarukira mu kirere, yahagarukira heza. Jesi ntabwo mbona ko inahari, kuko inamutse inahari nta kintu yaba imaze, nta n'ikintu yaba itwaye, nta kintu imaze, nta kintu itwaye, kuko ntabwo ari umuntu. Ntabwo uri imyoza se uramukorera jalousie ngo ikumarire iki? Igihugu cyose kigira police, kigira renseignement, kikagira armée, kikagira ibiki, kuko biriya si ugukumira jalousie, ahubwo ni ukugarantisa izo intérêt zose
ni ukugarantisa izo sekirite zose, ni ukugarantisa wa mwanya ku ruhando mpuzamahanga, ni ukugarantisa ibintu byiza byagezweho. Muvuze ko rugira ibyo kubera jalousie, ubwo noneho n'ibindi byose ntabyo babigerera jalousie noneho, kuko buri gihugu cyose kirarindwa souveraineté, ibyo byamuga intégrité territoriale, ubusugire bw'igihugu, idarapo y'igihugu, kurinda nyine kurinda ibyagezweho. Asongora duhereze n'abandi ntacyo. Yego, naho ahandi mujya mubona hariya ngo Kongo ngo itagiranye nayo, nabo bagira abasirikare, bagira polisi, nuko gusa bifite akajagari kenshi, ariko barabagira nabo bagakora uko bashoboye nyine, ariko barabigira. Se wavuga ko nabo hari umuntu bafite jalousie? Ntawe. Cyakoze umuntu uzi Suisse atubwiye ninde ubatera sabo ngabo uri kuvuga? Urambwiye ninde utera Kongo, utera Burundi? utera Kongo ugatera Ninde Uburundi? wiri gusakuza? Ntabwo ndi kumva. Ninde utera Kongo ayiziza umutungo wayo cyangwa ayiziza? Uyitera ninde? Harya umuntu wavuze ko hari umuntu uyitera ni uwuhe? Uravuze ngo nabo ngabo baba bafite igisirikare, nabo mbese nabo baba bafite igisirikare nubwo biba bimeze nabi, urumva? Nyine Kongo nabo bafite polisi, nabo bafite igisirikare, nabo bajya bavuga ngo intégrité territoriale, nabo bajya barinda igihugu bakati. Nuko gusa ubushobozi niko bungana, ubushobozi ntabwo bungana muri buri gihugu. eteme akantu kamwe gukosora, ntabwo ari ubushobozi, ntabwo ari gutyo bungana, ahubwo nubwo buryo bwabo, nubwo buryo bakora, niyo style y'uburyo bakora. Ubushobozi baba bufite burenze bwa gira ubushobozi, ahubwo Urakoze ko mu Kinyarwanda, urakoze ko mu ijambo ry'Ikinyarwanda, ibihugu ntabwo bingana. Na ibihugu niyo mpamvu habaho ibihugu develope, habaho ibihugu en voie de développement, ibihugu ntabwo bingana. Ariko iryo jambo jalousie ni nkaho nagiriye jalousie mucyo kubera ko duturanye, mbese biri personal cyane, ntabwo bivuga ku bihugu. Murakoze. Reka twumve n'ibitekerezo ariko nibaza ko uyu mugabo yisigura mu gifaransa gusumbya mu cyongereza. Mumva bane sindiko ndamudefanda. Nibyo ariko tujya tugira twese nicyo kibazo dufite, ariko tumenye ko ariyo ngaruka y'ubukoloni. So ntabwo tuzashobora kwibora mu by'ukuri tutemera indwara turwaye, ngo noneho tugerageze uko dushoboye tuyivure. So tumenye kuvuga indimi zacu, turafashwa abaturusha kuvuga hano baradukosora, nk'ubu urabona ko mukosoye akantu kamwe aragatwaye buriya. So iyo atakavuga ntabwo yakuza agakosorwa. So urakoze eteme kuvuga mu Kinyarwanda, tujye tugerageza dukore effort, kereka turi muri space zindi z'abantu batumva ibyo tuvuga, ariko abantu bose hano bamaze umwanya hano bari kubyumva. Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe, nizeye yuko bacyumvise, ariko niba wumva yuko utagisohoye neza, wagisohoye neza mu Gifaransa, nabyo wabikora, ariko wabanje kugishyira mu Kinyarwanda. Urakoze. Tugiye gukurikizaho Masisi. Ako sexpe uravuga iki vrema? Okay, ntacyo. Ntekeza ko uri buze kuvuga ibijyanye na topic uburyo u Rwanda rukomeje ni FMS, uze kuyivugaho twumve uburyo Chad yagiye kugira. Ntekeza ko ibyo bintu uri buze kubivuga. Hanyuma Masisi, umwanya ni wawe. Ariko ntuzasukana ngaye. Mucyo muheruka ari muri Afrika, muheruka ari mu Rwatubyaye, muheruka ari Goma, muheruka ari muri Kongo, mu gihugu arimo kutubuza kuvuga izo ndimi z'abari abantu baradukolonije, kandi igihugu ni wowe wadusize hano mu karere akagenda wagarutse. Ihangane mu gihe ahubwo kandi turaza kukaregira neza, ako kandi turaza. Ahubwo se nigutakusha kuri Kinyarwanda rubayita igoma tugende urusa kukivuga kandi ntarubamo. Jewe niwemera ko dusangira mitsingi tuzaturi kumwe, niba mu gihe cyose cy'amafaranga hora i Kigali nuko utambona gusa, kuko nago tugendera ngo dutangire ngo dukore iki mitsingi. Niba nyakwinjira mu mitsingi uzambona, nuko cyangwa ni Kinyarwanda si Ikidage. Reka dukomeze, mureke tuze dukomeze, ibindi turabizaho nyuma. Ntacyo, turatanga nk'iminota 10 yo kuvuga ibyo umuntu yishakiye, ntacyo bitwaye. Ngaho Masisi, umwanya ni wawe.
aho mfite nongeye kubasuhuza nyine ubundi Master P ahari na rubayita nta rungu wagira. Ariko ni ikintu nari nasize ni akantu ntongeye ku byo navuze kare, yenda hari abo tutatangiranye space ariko ubu bari muri space. Nani ku iterambere ry'u Rwanda nk'igihugu giteye imbere mu myaka 30 kikaba kigeze mu gashorishori mu gutumbagira mu iterambere. Abanyekongo abarundi bakibaza se twebwe turazira iki ko tudatera imbere nk'u Rwanda nk'uko rumeze. Ejo bundi nahoze ndeba inyubako barimo kuvuga imeze ukuntu, nuko yenda mpuze gato nari kwizamura hano hejuru bari kuvuga izazikurikira convention center, ukareba nk'ibyo bintu ukabona ni ibintu biteye ishema cyane. Rimwe na rimwe hari abantu bajya bagaya abanyarwanda bashyira comment mbi ku Rwanda ku mutima, bakavuga ngo waduha kuba umunyarwanda kubera uburyo igihugu cyabo kiba kimeze neza gitekanye gifite umutekano, abandi barawubuze ugasanga barabyicuza cyane. So rero ikintu cy'imihanda nashaka kuvuga, ikintu cy'imihanda nabira twavugaga bya fibre optique, buriya abantu bazi ko kugira umutekano ari ukugira abasirikari gusa, ari ukugira uburinzi bwa buri nimugoroba na mu gitondo, ariko ikintu cy'imihanda myiza, ikintu igikorwa kijyanye na fibre optique cyangwa se kugira internet cyangwa se kugira communication yihuse, biri mu bintu bizana umutekano cyane. Kuko nimba umuturage w'igicanga ashobora kugira ikibazo agahita telefona imodoka yenda ikava i Burunga ari ambulance yirukanka, cyangwa ikava i Goma izanye abanyamutekano batabara, ikintu gifasha nuko haba transport yoroshe. Iyo rero bigenze gutyo, ni ukuvuga ngo igihugu yo cyabonye imihanda, igihugu yo cyabonye communication yoroshye, n'ubutabazi bugera ku muturage byoroshye cyane. So iyo urebye u Rwanda rero, u Rwanda rwagize abanyabwenge barwigira inyigo, barayiga pe, biga ku ngingo zose, ntibiga kuri communication gusa ngo bazane iyo fibre optique, bazanye ayo marezo bacishije mu butaka. Ni ukuvuga ngo rufite abacurabwenge batajegera bakomeye. Niko byagenze, biragenda bifata no muri transportation, inzego zose nta rwego na rumwe bigeze bagira gute, bigeze basiga. Murareba nka nk'iriya airport barimo kubaka, iriya airport iyo bavuze ibyo izakorerwaho ikimara kuzura, ujya ureba ukibaza se igihugu gifite superficie zingana gutya, igihugu gifite abaturage bakeya beza bangana gutya, igihugu ushobora kureba kivuye mu ntambara kikaba kigeze hano, iki gihugu byagenze gute? So rero niko ka kantu nyine mucyo yavuze kitwa bonne gouvernance. Buriya bonne gouvernance nta kintu gisa nayo. Bonne gouvernance rero niyo ubona yubaka umuhanda ikagenda wa goudron ikawugeza kuri petite barriere, ahandi handitse safe journey, noneho wajya gutera intambwe wambuka i Goma ukagenda mu muhanda w'ibibuye. Ni ukuvuga ngo uba uvuye muri bonne gouvernance winjiye muri mauvaise gouvernance. So mauvaise gouvernance rero no kwita ihanganirwa, itera abaturage iseseme, itera abaturage ibibazo, ariko kuba kivituranye n'u Rwanda ifite amahirwe cyane yo kuzabarahuraho buriya bwenge niba byitwaramo neza. Murakoze. Asante sana kabisa, baye bref, ndagushimiye cyane rwose. Oya natwe twebwe se natwe tuvuga ururimi rumwe, tuganira bimwe, dukora bimwe, nta kizatuma natwe tutabyigiraho ngo turebe. Niyo mpamvu ubona mu mezi angahe imihanda ya kaburimbo iratangiye, mu gihe imyaka 60 irashize
si na 60 kuva Kongo yabaho ahantu bari gukora imihanda ngira ngo nta kaburimbo yigeze haba. So uyu munsi rero AFCM 23 muri kubona ibyo iri gukora ni ibikorwa by'intashikirwa byabaye, kandi abantu batari bafata ubutegetsi kuba bakoze biriya nukuri nibyo gushimirwa. Na tuzagenda twiga tunabirebe. Urakoze XP, urakurikiraho. ambasada waretse nkagusezera n'abandi bose hano, njye hari ibintu nyarukiyemo. Mwakoze cyane, mukomeze mu by'ibiganiro byiza.